n'abo bose ariko mu gihe cyo kugira ngo twese twubake igihugu cyacu. Aha rero numva ko uwo Victoire agomba kumviraho nawe turi kuvuga aka kanya ko ibyo akora yafunguwe agirirwa imbabazi agerera imyaka 15 minani yavugaga yicariwe asubizwa ibye nta n'umutungo wigeze ufatwa ngo cyangwa ngo ugire iki ariko kuhamagarira amahanga yumva ko azaza gutera pressure yumva ko azaza gushyiraho iterabwoba ku Rwanda aho rwose nabivuze ko bidashoboka. Ndangirize kuri iki kintu mvuga ngo aho nyakuba president y'ababariya bose harimo n'abapolitisi benshi batandukanye yashaka kugaragaza ko icyo abanyarwanda bagamije n'ukubaka iki gihugu, icyo abanyarwanda bagamije n'ukongera gusubiza ubunyarwanda abanyarwanda bakaba bamwe. Abamuri inyuma rero nababwira iki nimukomerezaho, ariko nyine navuga ngo abumva ko ibitekerezo agomba kubivamo abana b'u Rwanda nibo tugomba gukora generation ya kabiri ya gatatu ya kane y'iki gihugu ikongera igatekana ikazajya yumva genocide nk'amateka abaye ku Rwanda ariko batabona inzira y'ibi bintu by'ibigarasha rimwe na rimwe y'ibi bintu byaba Victoire na za ingenzi zavuga na za FDL bizongera kuranduka bikavaho mu buryo umwana uzavukana nyuma y'imyaka ingahe ko n'abana bacu n'abana bazaza abazadukurikira generation zingahe bazajye bazatari ko nigeze kumva habaye ikintu gisa n'igiki icyo kintu byagenze bite bihinduka amateka ariko ntabwo u Rwanda ruri kuyubaka ruri ahangaha ruzemera ko ibintu ubwo azategeza imyaka 1000 wumva ko azayinyumaje Victoire azamutegereza mu myaka 1000 niba koko ubwo buyoza azabubona mu rwego kugira ngo acemo abace ibinyarwanda acemace abanyarwanda bamaze kwishyira hamwe turebe icyo byazamugira ubwo uzabakira mu myaka 1000 wenda tuzaba twaragiye ariko tuvuga mu gihugu hari abantu bagisize. Ni nayo mpamvu bashimire Simon dukomeze ibiganiro dukomeze abantu duhanahana ibitekerezo nabo bose bumva ko bagomba kuva mu bibi babayemo baze bubaka igihugu rwose imiryango irafunguye abanyarwanda tube bamwe twubake iki gihugu nta wundi uzacyubaka uretse twebwe. Nako kanagira ngo nibutse ku ijambo rya nyakubahwa Repubulika yavuze cyane cyane ku byo Minani yaravuze n'uburyo yarivugiye president yarivuzemo bigaragariza uburyo ashaka kugira ngo ababarire ndetse nibutse bamwe bagaruka nk'abana b'u Rwanda. Murakoze cyane. Urakoze cyane Dr Ismael gira ngo hari twanakubohora ko nawe nzi ko ntabwo umwanya wawe ntabwo biba byoroshye cyane cyane nk'uko nabivuze no kuri bwana Minani ariko n'ubundi turacyakomeje ikiganiro kandi wenda turacyari kumwe wenda muri mudukurikiye ariko kandi reka noneho munyemerere mwe mudukurikiye ngira ngo hari biramukundiye Maître Innocent Habumugisha uratwumva noneho Maître Simeon ndabumva yego nawe tugwaye ikaze wahoze udukurikira ariko ubanza hari network hari aho yagiye yanga ariko n'ubundi wadukurikiye wumvise n'ubundi abo twabanye kuva ikiganiro gitangiye hari bwana Damien hari Dr Ismael hari ndetse na Ruti hari ndetse na Minani bose twabanye ariko nawe wakurikiye n'ubundi n'umutwe w'ikiganiro urawubona ndetse wari umwe mu batumirwa dufite ariko ndifuza kukubaza ikibazo ngira ngo Victoire Ingabire Umuhoza uramuzi cyane nawe ntabwo uri muto ibi bintu urabikurikira uyu mudamu uramubona kuva wageze mu Rwanda muri 2010 twabitangiye muri introduction y'ibyo twagarutseho byose ariko uyu mudamu iyi ngengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi n'ubundi ikomeje n'ubundi kumugaragaraho twakomeje twibaza tutari ko se kubera iki uyu mudamu tubona ashyigikira FDLR ariko ubundi reka mbihere nkubaza nti wowe iyo umurebye uyu mudamu mu mboni yawe na mbere yuko mpitanya wenda ku kibazo nyirizina wowe mubona ute mbere yuko nkubaza wenda kimwe mu byo tutaragarukaho nari natekereje kuza kubaza. Murakoze cyane Simon Muhumuza murakoze mwese bari kuri Twitter Olivier Nordic TV Damian TV Simon Muhumuza RCA the future my brother the future TV Doctor how are you Doctor namuzura cyane buri mu bantu banakiriye ngira mu gihugu nkunda kubibwira abantu benshi nk'umusesenguzi mukuru kuri Ukweli Times
icya mbere ndabanza kwisegura, buriya ntabwo narindi muri Kigali, narindi mu masengesho mu karere ka Gakenke. Burya nazaga mva imvura igwa nyinshi cyane, mva Gakenke nza za Rulindo Ngarama n'ahandi hose, byatumaga connection zigenda zivaho, ariko kubwa amahirwe nageze mu rugo. Ubwo ngiye ku cyumbajije madame Muhoza Victoire Ingabire, ingengabitekerezo ye n'imitekerereze ye ari ibyo tugomba kubanza tukarebaho. Icya mbere tubanze turebe ngo Victoire ni muntu ki, background ye, kugira ngo wenda abantu batazavunika mu mutwe. Ntituri bubitindeho kuko ibyo abanyarwanda barabizi. Noneho ari ukuntu yaje mu Rwanda avuye mu Buholandi aho yabaga, aho yari yarahungiye nk'impunzi, aza ashaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, kubera ko u Rwanda ari igihugu kigendera kuri demokarasi, kigendera ku mahame ya demokarasi ndetse n'amategeko, cyaramwakiriye. Yaje mu myaka ye afite nk'umuntu mukuru, yaje azi neza amateka y'igihugu cyacu, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'amateka y'u Rwanda muri rusange. Politiki yabaye mbi, ikazamo amacakubiri no kwigisha urwango, yarabizi. Ariko ageze mu Rwanda, akiva mu ndege, yakoze icyo nita kwibonekeza, ajya gusura ahantu hatandukanye. Aza no kujya gusura urwibutso rwa Kigali rwa jenoside yakorewe abatutsi, ahavugira amagambo atari meza, ariho haturutse inkomoko yo gutangira gukurikiranwa. Ibyo we yise yuko ari icyo nakwita harassment, cyangwa se gushaka kumurwanya kuko waje kurwanya ubutegetsi, afite uko yabyise. Ariko mu by'ukuri ubwo nahereye inyuma gato kugira ngo mumwumve neza uwo muntu. Ibyo yakoze ntabwo ari umwana mutoya kuri jyewe. Ibyo yakoze yari abizi neza ko ari gupfobya jenoside n'ibindi byose, ko ibyo yakoze yari abizi ko bigize icyaha, ariko ararenga abikora. Ingaruka zabyo yarazibonye, naho amaze kubona ingaruka zabyo nabwo amera nk'umuntu uticujije. Ariko mbere yuko njya ku ngaruka, wenda mbanze mpereye ku ibyo yakoze. Yabikoze abizi, yarapfobye jenoside yakorewe abatutsi ndetse asuzugurwa n'ubuyobozi bw'igihugu abizi neza. Icyo ngicyo ntabwo ari umwana muto ku buryo twavuga ngo ntabwo yari abizi, kuko ntabwo washaka guharanira umwanya wo kuba perezida w'igihugu, umwanya wa perezida wa repubulika, utabizi neza amateka y'igihugu, utazi n'ibindi ABCD kugeza kuri Z utabizi. Bivuze ngo kuza mu Rwanda ko yari azi ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, yari azi ko aho itegeko rihana upfobya, yari azi byari byinshi, ariko ageze ku rwibutso arabipfobya. Hanyuma aza kujya mu rukiko, arakurikiranwa, urukiko icyaha kiramuhama, asaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika. Yego, nyakubahwa perezida wa repubulika aramubabarira. Nasubiye inyuma gato kugira ngo mpere neza ikiganiro cyanjye, ko natinze, mubabarire. Ngira ngo hari n'abari babivuze cyangwa muranabizi. Aramubabarira, ariko wowe urihutisha nta kibazo, ariko twari twanabivuze. Ngiye gutangira gusimbuka nta kibazo, ngiye gusimbuka. Aramubabarira, arataha, agera mu rugo. Ako hagere mu rugo, ubundi kuba yaragiye imageragere ni mu igororero. Yego, twexpectinga ko umuntu wagiye mu igororero aba yagiye kugororwa, ataba yagiye guhanwa. Mu Rwanda ntabwo bahana, baragorora. Igororero yagiyemo ashinjwa ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri n'ibindi, ntabwo yagorowe neza, ntabwo yabyumvise. Yaragarutse ahubwo yongera guhangana, agarura ya macakubiri ye. So ejo muri nyakubahwa perezida wa repubulika, aho yari mu ihuriro rya Unity Club, hari ijambo yatanze, twararyumvise, ryari ryiza, twize muri Kinyarwanda gitomoye cyiza. na hano twumvise gakeya mu ncamake. Yego, ndi gusamarayizinga kugira ngo ngere kuri point yanjye. Ariko icyantangaje ni ukumva ko abantu bose, cyane cyane ibigarasha biriya birimo bya Musabyimana Gaspard, bya Turayishimye Jean Paul n'abandi benshi, bahise beinterpreting ijambo baravuga ngo Kagame yavuze ko agiye kwica Victoire, agiye kumufunga, Victoire agiye gupfa. Uko ariko bagiye babivuga ko ngiye nk'umusesenguzi wa ukweri, ndakurikirana ibiganiro byose kugira ngo ikiganiro cyacu tugira ikiganiro bita Tubanyomoze kuri Ukweli Times gitambuka mu rwego rwo kugira ngo tunyomoze ibinyoma. So
kugira ngo tubigikore neza turabakurikira. Rero icyo twabonyemo bahise barisamira mu kirere bararyinterpretinga, abavoka ba Victoire Ingabire nabo bahita bazamo batangira kuvuga ko bafite inkeke yo ngo bafite umutekano mukeya. Nta n'ujya kuba perezida Paul Kagame, ariko kiriya ni ikimenyetso kiba kigaragaza neza yuko aba yikeka. So ninjiye kuri FDLR. FDLR ni umutwe w'iterabwoba utari umutwe w'iterabwoba ku Rwanda pe. Ntabwo n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ariko amakuru mba mfite yo muri FDLR kandi abahagije neza, ni umutwe w'iterabwoba ku baturage ba Kongo. FDLR ntabwo ifite kapasite yo kuba yatera u Rwanda cyangwa ihungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Nshingiye ku makuru mbana kuye kuri za drone zanjye, wenda kugira ngo sharinge n'abari aha byumve neza ibyo ndi kuvuga. Muri FDLR uyu munsi wa none ifite ibirindiro bibiri bikomeye cyane. Ikirindiro cya mbere kiri aho bita Gahembe. Gahembe naho umutwe w'abasirikare bayobowe na General Ntawunguka Pacifique ariwe bita Omega aherereye, akaba ari kumwe n'abandi basirikare ndetse n'umutwe ukomeye witwa CRAP, ukaba ariho ubarizwa. Ariko noneho by'umwihariko ukaba ufite n'uwo bita yitwa, hari undi mujenerali bagiye batoneje babwire, uwo mujenerali witwa Gakwerere, bakaba bari kumwe aho ngaho Gahembe, ni muri Nyiragongo. Aho niho abasirikare cyangwa abarwanyi ba FDLR baherereye. Akazamo nkoze ikosa, aho bita Gitsimba muri Nyiragongo niho abasirikare bari. Muri Gitsimba niho hari Ntawunguka Pacifique ariwe Omega, ndetse akaba ari kumwe na Gakwerere n'abandi, harimo nawe witwa Bajire, hakabamo n'umutwe w'abarwanyi badasanzwe witwa CRAP, abo mwakwita Special Force. Hakaba n'ahandi noneho muri teritwari ya Warikari, aho bita muri Gahembe. Noneho aho Gahembe niho hari perezida wa FDLR ariwe Byiringiro Victoire, akaba ari kumwe n'abandi basirikare. Drone zagaragaje ko zababaza abagiye kubarayo, bamaze kungaragariza ko ari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 12 bari kumwe na perezida, bo bamwita Presidef. Kugira ngo abadukurikira bazanabikurikira bumve ko kuko tuba twagezeyo neza. Abari kumwe n'umuntu bita 01 niwe mwizerwa, we niwe advisor, we niwe ukora ibintu byose, niwe uri hafi, ni nawe winjiza abashyitsi, ndetse n'abashyitsi bazana n'indege ya ONU, y'abasirikare ba ONU bacunga umutekano wa Goma. Niwe ubakira, kuko ikibuga cy'indege aho waba kiba muri metero byibura cyangwa kilometero 2. Iyi ndege iguye ikavamo abazungu bajya kubona bajyana mu y'agaciro, 01 ujya kubazana. Ayo ni amakuru abafatika. Impamvu ngarutse kuri aya mateka ni ukugira ngo abantu bumve neza ko ibyo dushaka njye nza kubasobanura mu minota mikeya biba bifite facts. So muri Gahembe rero niho boss President wabo abari, ariko amakuru afatika adashidikanywaho wenda yahana icyizere Abanyarwanda nuko President ubwe ararwaye cyane, umugore wa muri Amerika, ndetse bagenda bamuhetse ku ngobyi kuko arashaje, afite imyaka 40 ntakibasha kugenda, gusa baracyamwemera. Ariko harimo amakimbirane, ariho noneho ndi kuganira kuri point. Amakimbirane arimo, hari abantu bamwemera n'abatamwemera kuko ashaje ntacyo akora, kandi ntibemere na Omega kuko nawe arashaje. N'Agakwerere ubwe, amakuru dufite, mfite video hano nuko ntazisharinga muri public kuko ko drone ziba zazimpaye. We noneho we n'umwanda, icyo twita kwituma, yituma haryamye. So ejo bundi mu cyumweru gishize kuwa gatanu, wenda reka simbuka wambaye akabackground gatoya. Kuwa gatanu habaye intambara ikomeye cyane mu kigo cya FDLR ubwaho. CRAP yabowe na General Omega yacimbutsemo kabiri, bararwana. Ubwo ndi kuza ku macakubiri mwavugaga. CRAP yacitsemo kabiri,
umutwe witwa Majoro Marshal yayoboye umutwe umwe usadukamo kabiri, undi mutwe usigara na Omega, barwanira amafaranga yaturutse mu banyarwanda baba mu mahanga. Amenshi yaturutse muri Zambia, anaturuka South Africa, ariko amenshi kuri yaturutse muri Belgique no mu Bufaransa. Ayo mafaranga rero Omega amaze kuyakira ntabwo yababwije ukuri, ariko nabo bakaba bafite uburyo bakira amakuru yabo bakayaganira, baza gusanga hari amafaranga agera mu madolari menshi yageze ku butaka bwa Eastern Congo, anyuze kuri guverineri w'intara ariwe witwa General Guverineri Kirumwami, niwe wakiriye amafaranga. Omega ajya kuyafatayo, amuha na uniforme n'imbunda, bamuha n'imodoka zimuherekeza. Uza kubihinyuza aze kumbwira, nze kumuha screenshots n'amavideo mu nyandikire rwose, nimbora nkwizeye nkuzi ndabiguha. Amavideo agaragaza imodokari zari ziyobowe n'imodoka y'imbere y'umweru ya Land Cruiser ifite fime, yari irimo uyoboye iyo convoy, yari ijyanye imbunda na uniforme n'ayo mafaranga. Ariko General Omega ntabwo yagiye muri izo modokari, yagiye na moto, na video ya General Omega irahari, turayifite ahangaha. So icyo nende kubabwira, bagezeyo rero ntabwo babashije kubana neza, ubwabo bararwana cyane, bapfaye amafaranga yaturutse mu diaspora. General Marshal kuri Ukweli Times murize kureba, hari ikiganiro twabisobanuyemo, bararwana, biza kuba ngombwa ko Omega afata umwanzuro wo kuvana abasirikare be ba CRAP, umutwe udasanzwe, mu kigo aho ngaho Gisimba, arabamanura bajyana mu kibaya hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho bari ubu ngubu batari bamenye aho bajya, ariko bari gushaka inzira yo kujya i Burundi. Reka ndekera aho ngaho kuri ayo makuru, wenda ari confidential, noneho ngaruka ku kiganiro nyamukuru. Mbanje kujya aho ngaho kugira ngo mwumve ko umuntu aba yakurikiranye. So ubwabyo ibyo birakwereka inda nini ya FDLR. Inda nini ya FDLR igaragara aho ngaho, baranirwa kugabana n'utwo bahawe, bakarara barasana. Hapfuyemo abantu benshi, abasirikare barapfuye bagera kuri 60, hakomereka hafi 400 mu kigo, ubwabo birasaniye. Urumva amacakubiri akomeye cyane. Ndaza kugera kuri Ingabire muhuze nabo noneho, hanyuma ndagireza aho ngo ntimundambirwe, kuko amakuru mba nayakuruye neza kandi munayakweze. Muyakire mujye muyera kuri Ukweli. Barimo updates nta kibazo, n'ababa badukurikiye banabikeneye. Yego, yakoze cyane kumiraho. Noneho icyo nangiye kubabwira kindi nuko Victoire Muhoza ntabwo akorana na FDLR mu buryo buri direct hano mu Rwanda, ahubwo afite umuntu muri Zambia, ntari buvuga izina kuko hari iby'izindi nzego ziri kumukurikiranaho kandi tuba dufite amakuru. Afite umuntu muri Zambia bakorana, iyo misanzu yose niwe inyuraho ikabona yakwerekeza muri FDLR. Victoire Ingabire rero ni icyo nakwita, ni mu Cyongereza she's a poison, cyangwa n'uburozi kuri sosiyete nyarwanda, kuko ibyo akora byose arabizi nk'umuntu mukuru. Icya mbere cyo nemera, ntabwo yahaye agaciro imbabazi yahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo yahaye agaciro abanyarwanda muri rusange. Hari abanyarwanda bigomwe bakavuga ati reka tubabarira abaduhemukiye, baduhekuye, tubane nabo. Hari n'abandi banyarwanda ku rundi ruhande bigomwe igice bagasaba imbabazi kugira ngo twubake u Rwanda rwiza. Ibyo byose ntabwo Madamu Victoire Ingabire yabihaye agaciro. Ariyo mpamvu agumya gushakisha inzira zose zishoboka n'impamvu zishoboka kugira ngo agumye asenye u Rwanda, asenye n'abanyarwanda. Ariyo mpamvu uvuga ngo agira shene abanyarwanda bamureberaho, reka no kwivuga no kwiyamamaza, sinya nzivuga shene zabo mu kanwa nabo mwamamaza, ariko hari shene bajya bamureberaho kandi mbona bamureba cyane. So abanyarwanda bakakwiye kwirinda kumureba, kuko uko bamureba baramupromotinga, bamwubakira n'icyizere akumva ko akunzwe. Ariko umunyarwanda w'umunyabwenge yaravuze ngo umuheto nako umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Buriya abanyarwanda bamureba n'umuheto bitwara akaba umwambi. Hari igihe uzaba ufite mu ntoki ari we uriya muhosta ashobora kuzawukurura, umuheto ukagenda, umwambi ugasigara. Producer, cameraman bazasigara, azajya kwisobanura. Ikibabaje
nuko amakuru dufite adasanzwe afite n'uburwayi bwe budasanzwe ushobora gutuma ajya n'imagiragira akaba yarwaye akahasiga ubuzima. Ahasize ubuzima ejo bazavuga ngo inkotanyi zamwishe, which is not right. Ni imyitwarire ye itari sawa. So nkongurudinga wenda ku cyo abanyarwanda bagomba gutekereza utarako cyane Maître Innocent, reka nkubanze nkubaze kuko ndimo ntegura iki kiganiro, hari ikibazo nifuje kuza kukubaza cyane nta kibazo. nituza kubana ko n'ubundi bambwira ko network itameze neza ko wari uri mu rugendo nk'uko witeguye kuba dukurikiye. Ibi bintu turabireba ibi bya FDLR, iyo witegereje kenshi ubona ko intego y'aba bantu bagize FDLR ikiri ugukomeza jenoside, kandi ko impamvu n'ubundi uyu mutwe ukiriho ari uko hari abakibukuramo inyungu. Ariko aba bantu wowe iyo ubarebye ubona mu mboni yawe bagambiriye iki? Byakongera koko gushoboka mu Rwanda ibi ngibi bifuza? Hanyuma se niba koko bitanakunda, ubwo sinzi uri bumbwire ati birashoboka cyangwa se ntibishoboka, ariko iyo birashoboka cyangwa ntibishoboka kubera iki? Ese niba byashoboka kuki byashoboka, hanyuma niba bitashoboka kuki bitashoboka, kugira ngo dusobanurire abadukurikiye. Okay, urakoze cyane. Yego Ubwo ni gihe uri gusobanura uko mbibona. yego Mu 1994 mu kwezi kwa kane, nyuma y'uko indege y'uwari umukuru w'igihugu wa Habyarimana Juvenal abenshi bitaga Gisunzu ihanuwe, na bamwe mu bamurwanyaga babonaga ko adafite gahunda yo gukora jenoside kugira ngo bagere ku mugambi wabo bakamwica. Jenoside yakorewe Abatutsi ikaba ikanahagarikwa. Impamvu ngarutse kuri 94 is the beginning, niho ntangiriro y'u Rwanda. yego Jenoside yakorewe Abatutsi ikaba RPA, abana bato, urubyiruko, ubu ni abasaza ni ba grand frere, tunabasuhuza bakayihagarika. Urushyashya urwa mbere u Rwanda rushyashya ruravutse mu kwezi kwa karindwi muri 1994. yego U Rwanda rushyashya ruravutse, jenoside irahagaritswe. Habayeho abantu benshi bagiye, bamwe bafashwe bugwate batazi niyo bagiye, bamwe bagiye bapfira za Warikari kubera kubeshywa, abandi bagapfira za Kisangani, bandi barageragera Zambia. Nanjye ndimo nageze Zambia ubwa Nyiramaguru. Ariko icyo nza kukubwira aho ngaho, bariya abantu bagumye hariya, inkambi zo muri Zaire zirasenywa, abantu barataha. yego Uyu munsi nyuma y'imyaka 30, njyewe nka Innocent, aho ntekereza ko tugeze aho igihugu kiryoshye, abantu bababariye. Buriya aho mpa agaciro cyane njyewe ku giti cyanjye nka Innocent, ni abantu bababariye. Bababariye ni bande? Ni abantu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi, abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ababuze ababo bakababarira bayikoraga n'abakomokaho, kugira ngo twubake sosiyete nziza. Ariko noneho ngaruye icyo mbere ko nsubiza ikibazo cyawe, mu cyumweru gishize cyangwa mu byumweru bishize, igihe itorero rya Unity Club ryari ryateranye, twongeye kumva inkuru itari nziza. Minisitiri wa Minubumwe yatangaje imibare y'abantu bamaze kwicwa barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bayikorewe n'ubundi n'abahamwe n'ibyaha muri bo n'abandi batari bamenyekana. Ibyo mwarabyumvise, yavuze Ruhango, avuga Nyaruguru, avuga Karongi, avuga na Rukumberi muri Kayonza. Ibyo mwarabyumvise cyangwa byumvise? Byaramenyekanye kuri bamwe cyangwa se no ku bandi, ariko turi mu kiganiro kirimo abantu batandukanye, harimo wenda babibonye cyangwa batarabibonye. Innocent, reka tumukosore gatoya. Rukumberi ntabwo ari muri Kayonza, atagira wenda ubyitiranya. Ni muri Ngoma, ariko ntabwo barirwa muri Kayonza. Ni Kayonza ni urundi ruhande. Ni ntari imwe rwanda n'ibyitiranyije. Icyo nari ndi kuvuga, ubwo nagira ngo ngere ku ntego yacu y'ikibazo Simo yambajije. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 30 turacyabona abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, harimo Ingabire Umuhoza Victoire. Ushobora no gusanga n'ababikora ari no buha sponsorship.
ubwo rukumberi yavugaga ni iyo muri aka karere yavugaga ka Ngoma, ubwo ni mu ntara Ngoma y'Iburasirazuba nibeshye gatoya ubwo nari ndi kugaragaza ibyo umuyobozi yavuze nyuma y'amasaka kugira ngo abatutsi batabona aho bihisha. yego yego icyo nari ngarutseho ko ari kugaragaza ishusho ya kera n'ishusho y'ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 ko hari abantu batari bahinduka mu mitekerereze. Nicyo nashatse kugarura. Nubwo leta y'ubumwe ya RPF iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika akaba na chairman wa RPF bakoze ibishoboka byose nk'uko nawe yabivuze mu ijambo rye, twarababariye tugera tugira ngo tubone u Rwanda, ariko hari abantu batari babyumva uko tubyumva. So impamvu nagaruye izo ngero ni ukugaragaza nyuma y'imyaka 30 hari abantu bagifite iyo mitekerereze. Ishobora kuba ari individual cases bitewe n'amasambu abantu bashaka, bitewe n'ibindi byinshi, ariko by'umwihariko ikiba kirimo ni ukureba ngo byabaye kandi byanakozwe n'abanyarwanda. So nsubiza ikibazo cyawe rero, yego turacyafite abantu bagifite imyumvire y'amacakubiri, bagifite gutekereza kwigisha urwango, icyo ni ikindi, bagifite kumva ko basubira mu byo bakoze bitarangiye. Urugero rwiza ngira ngo ni mu cyumweru gishize, nimba mwese burya iyo muri kuri space gutya muba muri abantu bari active ku bijyanye na social media. Mu cyumweru gishize twabonye undi mukecuru mu karere ka Rusizi bateye bakamukubita bakamubwira ko ngo baje kurangiza umugambi wabo. Ngira ngo ibyo mwana byumvise, utarabyumvise wenda bimusobanurire. Yego n'abantu baranabibonye, ariko ntabwo ngira ngo ari nk'uko abantu wenda tubigarukaho cyane, ariko ntacyo warasa ku impamvu nari bigarutseho. N'ikintu kimwe hari ushobora kuba hari wowe wivuze, ntabwo ndi buvuge izina, ariko hari umuntu unyandikiye mu gikari, ntabwo yansabye kutavuga amazina ye, yavuze ngo uraho, ariko kuvuga ko hari abantu bashaje kandi bayoboye ngo biteye inkeke. Ubwo nawe uze kubikomoza niba ari wowe wabigarutseho cyangwa muravuze ngo iki? Ni kuvuga nti hari umuntu unyandikiye, ariko ntabwo yifuje ko mvuga amazina ye, ariko yavuze ngo kuvuga ko hari abantu bashaje kandi bayoboye biteye inkeke. Ubwo nagira ngo bijyane, kuko nawe akurikiye ikiganiro arimo hano, ariko si ngombwa ko ngaruka ku mazina ye. nkunganiye Innocent Muhumuzi ari kuvuga. Uwo muntu wanditse aravuga ko ngo wavuze ko FDLR harimo umuntu ushaje ufite imyaka 80, ngo bisa nkaho bihura n'ibyo Kongo ivuga ko FDLR bashaje batakagombye kuba barwanya u Rwanda, kandi tuzi neza ko FDLR irabyara, bafite abo batraininga, dufite urubyiruko tujya tubona rwinshi rujyamo. Sinzi rero icyo wamusubiza kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane Olivier. Mbere yuko nkomeze reka mbanze nsubize uwo nguwo. Icyo navuze munyumve neza, nabivuze ndabisubiramo. Nababwiye ko nshingiye kuri drone mfite ku butaka bwa Kongo zimpa amakuru. Ubwo urumva ko birahura n'ibyo leta ya Kongo ivuga. Je simba nabisomye kuko ngengana n'umuntu uriyo direct. Nababwiye ko Byiringiro Victoire afite imyaka 80. Iyo barwanye nk'ubu ngubu bari kurwanira mu karere ka Walikari, icyo navuze nuko iyo barashe mu birindiro bye adashobora kwiruka ku giti cye, bamushyira ku ngobyi. Icyo ni icya mbere. Ikindi ndi burenzeho nuko ntabwo twakwirengagiza ko ari umuntu wizewe. Ni umuntu wizewe n'abasirikare akiyoboye, kuko nubwo mbabwira yuko FDLR zashwanye zikarasana hagati y'abasirikare ba CRAP bakagabanamo hagati. Abo basirikare mvuga baba mu birungamo hagati ndani bashwana. Rero byabaye ngombwa yuko abahamagara akavuga ati murebe ukuntu mwakwiyunga, ariko we ntabwo yagiye kubunga. Kugira ngo mubyumve neza, murebe ukuntu mwakwiyunga kugira ngo ibibazo birangire. Ariko bamwe bakavuga ati turiyunga gute, hari abantu bapfuye. So iyo aba afite ingufu ntabwo bagakwiye kumusuzugura ngo barasane muri ubwo buryo.
bakwiye no kumutinya. Murazi ko wenda nubwo turi abasirikare ariko mu bijyanye na gisirikare abaho komandi ituma abantu bubahana bakanatinya. Urumva rero FDL ubwayo nimba ashobora kuba we aba muri Warikari abandi bari ahandi muri Nyiragongo bakarasana, kandi bakarasana batabimusabye, bagashwana nko kumusebya ntabigireho control, ni bigaragaza ko ashaje. Kuba ashajeho rwose nababwiye ngo ushaka amakuru afatika anyarukire mu gikari nyamuhe, muhe n'amavideo adashidikanywaho, ibyo nta kibazo gihari. Ngira ngo ndagisubije, nimba atanyuzwe yongera yandikire Olivier, yongera abaze nta kibazo. nkomeza kubw'impamvu z'umwuga Gatete, nyihanganire gake ho gatoya. Wa muntu aransubije arambwira ati ariko kuri we aravuga ati ni byiza ko kuvuga ko babyaye bigasobanuka, ntibiherere aho gusa cyangwa ntibihere aho gusa. Ngira ngo ibyo yashaka kuvuga ubwo Innocent yakora indi comment mbere ko dukomeza n'ikiganiro, ariko nanone kuba dukurikiye ibitekerezo ni ngombwa, tugomba kubyakira gusangira ibitekerezo. Banabaze nta kibazo ku bijyanye na FDL, bambaze amakuru ndayafite neza rwose, feel free bambaze ndababwira. Bitasubiza icyo ngicyo mu buryo bwihuse. Iyo mubwiye ngo hari umutwe witwa CRAP, ni byiza ko kuvuga ko babyaye ariko bigasobanuka ntibiheraho gusa. Okay, wenda hosine nahageze. Iyo mbabwiye ko hari umutwe witwa CRAP, umutwe witwa CRAP ni umutwe wo twakwita mu Rwanda tugira special force. Iyo mu Rwanda nyakubahwa Afande Karusisi, ngira ngo muramuzi, iba mu Biryogo, nabo rero bagira CRAP. Iyo CRAP yayoborwaga n'umukoloneli witwa Ruhinda. Ruhinda yaje gupfa hagati yabo ubwo n'undi bamwisha bamuteye grenade bayiteye mu cyumba cye. N'ubundi yaravuye mu kazi yinjira mu cyumba cye, grenade iterwa na escort ye yamurindaga. Grenade ituritse mu kigo cyabo aho ngaho nyine mu Birunga, basohoka birukanka bari gushaka uteye iyo grenade, n'uwo mwana agenda yiruka. Ntabwo bavuga ko ari mu Rwanda ba nyir'ubwite, ayo niyo makuru bampa, ariko ntabwo ndamubona. Nzamushaka turebe ko tuzamubona, ariko simbizi. Ariko niko ba nyir'ubwite bambakeka ko yaba ari mu Rwanda wahiteye muri iyo grenade. So rero icyo impamvu ngarutse aho ngaho, iyo CRAP ibamwo abana batoya. Uwo muntu ikibazo wajije gifite impamvu ikomeye kandi ni cyiza, kubera ko iyo CRAP ibamwo abana batoya kandi bavutse kuri abo bagabo twavugaga, ari bo abo ngabo nyine bagakwerere ba Omega. Hari n'abandi batazwi, hari n'abandi bapfuye benshi tuba tutanazi. Ariko muteguye Twitter space yindi ubutaha, cyangwa ikiganiro cyo kuri YouTube cyiza, mukanteguza neza, nzaza nabiteguye. Abapfuye, abafite abagore bagiye i Burayi mbibahe, kuba ko connection yaho yo ndayifite, ntago ari ibanga, njye mvuga nabo buri munsi ndayibona. So icyo ndumva gisubijwe, nakomeza ku cyasimeho. Yego nta kibazo, wakomeza Maître Innocent. So icyo nari kubabwira rero ku cyawe, nkomeza wenda ni ukuvuga ngo ingengabitekerezo ya Jenoside iracyari muri aba bagabo. Wenda reka mvuge batatu bakomeye hejuru hariya: Byiringiro Victoire, Omega ndetse na Gakwerere. Hari n'amagambo Ingabire. Oya, ndamugarukaho nyuma kuko uriya ntabwo aba mu ishyamba gaho hano mu Rwanda. Okay. Uriya ndamuzaho nitonze, ndamwibikiye. Bariya hari amagambo bavuze mu ruhame ngo ntabwo bazataha mu Rwanda rukiyemo Abatutsi. Ibyo ngira ngo mwese murabizi. Yego. Icyo murakizi mwese. Icyo ninjya mbeshya mujye mu nyomozo nta kibazo. Ntabwo ndi gusaba messages, simeho gisoma mfashe kubera ndi gukoresha telefone. Hanyuma kuri Ingabire Victoire, nigeze gukomeza ku magambo yavuze muri 2010 akikaragira mu Rwanda. Ubwabyo yagaragaje ingengabitekerezo ikomeye agikaragira mu Rwanda. Ariko nyuma yaho yagiye atanga ibiganiro. Hari YouTube channel imwe akoresha, ntabwo nakwishimira kwivuga mu kanwa kanjye kuko nawangiye kwiyamamaza, uburyo uko tumuvuga tumugira umusitari. Ariko iyo YouTube channel bimaze kugaragara ko ari iye, kuko niyo akoresha buri gihe. Hari n'izo hanze akoresha. So icyo mbona
dufite ubuyobozi bwiza kandi dufite n'ubutabera bwiza. yego yahamwe n'icyaha arababarirwa nk'undi munyarwanda wese. Ubundi njye nize amategeko, iyo uhamwe n'icyaha ukabona imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika, yego iyo ugeze hanze wirinda gusubira muri cya cyaha, kuko burya iyo usubiyemo igihano gishobora gusubukurwa cyangwa ukongera ukakibazwa. Rero we icyo yakoze ntabwo yabyirinze, yabisubiyemo. Bivuze ngo igororero ntacyo ryamureye, ntabwo yahindutse. Kuri jyewe ararisikinga gusubirayo mu buryo butanagoranye, atagoye n'igihugu, atagoye n'ubutabera, kuko ziriya mbabazi yahawe n'ibiganiro akora birahabanye cyane. Ntabwo nzi ikibazo afite, ariko igishobora kuba gishoboka cyo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Simbizi, sinakigwa urubanza, sindi dogiteri, wenda bizacirwa na dogiteri, ariko umuntu muzima wahawe imbabazi muri buriya buryo mu bibazo bikomeye nk'ibyo yari afite, ubundi uyu munsi yakwiye kuba yandikira nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubwo ni jyewe uko mbitekereza, ahubwo ati nyakubahwa mwarambabariye, nari narayobye, nari nataye umurongo, ariko ndifuza ko twubaka igihugu. Mfite igitekerezo cyo kujya gutera umuceri mu Bugarama nkajya kureba uko wagenda, cyangwa mfite igitekerezo cyo gushaka nyiramugengeri muri Huye cyangwa muri Rusizi cyangwa muri ahandi. Ndumva projet yagenda gutya, cyangwa ndabona hari email udakora akazi neza akanaregana nawe rega na nyakubahwa akeneye kumenya nayo makuru ko abaturage batitaweho neza, akababwira ati ariko muri aka karere ndabona ibintu, muri Gisagara ndabona abaturage batari kweza, kandi ngiye mfite ubwenge bwo kuba navuga ngo tujye ku rugo tweza, kuko igihugu cyamubabariye. Kandi kugukura imageragere burya ntugire ngo ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. So we yagakwiye kuba uyu munsi avuga ati mfite abazungu banyumva i Burayi, abo bazungu reka mbabwire ko mu Rwanda hari abaturage batishoboye batabona mituweli, babwire mushake mituweli, twishyurire wenda 10,000 by'abaturage, imiryango 5,000 tubyishyurire. Ikindi gikomeye buriya yagakwiye gukora, jyewe ndiwe nimba natwumva abikurikirane, jyewe mbaye ndiwe, jyewe nafata inzira, nafata imodokari nkajya kuri RPF Rusoro, nkajya gupfukama nkasaba imbabazi nkizerwa, nkubaka igihugu. Nta yandi mahitamo afite. Andi mahitamo yose umuntu azamubwira n'umwoshya. Nibyo navuye ko umuheto ushobora gushuka umwambi itari bujyane. Ndumva nabangarukiye aho ngo cyeka ari ikintu ushaka kumbaza cyangwa ari ikindi babajije. Bakoze. urakoze cyane bwana Innocent, Maître Innocent. Hanyuma ubwo reka mbwire kuri mwe mwese tukiri kumwe ko turacyari mu kiganiro, turi kuganira. Hari abo mbonye mwaduhinze mu kanya, ariko twatangiye saa moya. Turi muri space nk'uko mubibona hejuru kuri title, nk'uko mubibona turi kugaruka kuri insanganyamatsiko amacakubiri ni kimwe mu biranga FDLR. Umutwe wa FDLR bamwe mu bakurikira umutekano wo muri aka karere muzi ibyawo, ariko kandi Ingabire Victoire Umuhoza ntabwo ari izina rishya mu matwi yanyu, n'ubundi murarizi. Ariko twibazaga sano ki afitanye n'uyu mutwe, mwumisha ibitekerezo. Mu by'ukuri hari bamwe mwagiye muduha ibitekerezo, hari abaje ubu, kandi n'ubundi twanababwiye ko mwese buri wese ashobora kuduha igitekerezo ubyifuza. Abo bidakundira ntabwo turi bubahatire kuduha ibitekerezo byanyu. Ikindi nongera kwibutsa nuko iyo turi hano tuba turi kumwe nk'ibinyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye. Hari Nordic TV ikorera muri Denmark, hari Gicaniro TV ikorera mu Bwongereza, hari RCA News, Radio Diaspora, hari nka Academy Channel ikorera muri Canada, hari na Ukweli Times nayo kandi ikorera muri Amerika. Aho hose ni ibinyamakuru abantu bashobora gukurikira, cyane cyane kumva ururimi rw'Ikinyarwanda kandi mugakurikira ibiganiro byanyu. Hanyuma rero mbere y'uko ubwo nsubiza ijambo bwana Olivier Gatete dufatanyije kuyobora iki kiganiro, reka mbaze nakire bwana Damien Nkaka. N'ubundi turacyari kumwe, twanatangiranye, yadukurikiye cyane, ndetse ngira ngo twatangiranye bigitangira. Damien, sinzi niba mukinyumva, uratwumva neza? ndabumva ariko ari umugabo washeje kugira comment hano imbere yanjye,
Dr. hari wowe wifuza ko tubaho tugaha umwanya mbere yawe ko nabonaga umaze umwanya munini utavuga wenda wifuza kugira ngo uyizane kugira ngo ndahari mu bayobora kuza ikiganiro kubikora reka tuhe abashyitsi bucya Dr. yego Bukanane yasabye ijambo mu kanya kashize ndagira ngo wenda mu ijambo hanyuma ndakurikiraho nta kibazo murakoze. ngira ngo Bukanani yari yambwiye ko haje kubamo ikibazo cya neto ariko niba Okay, twumva nta kintu bizafata ijambo ariko yari yanyandikiye mu gitabo ambwira ko yari akabazo ka network okay, that's fine. ariko Okay. niba twumva ntabwo twamwima ijambo Oya nta kibazo, ariko nta kibazo. Reka nze nunganire nagira ngo tujye kuri wowe ujye kuri comment wumvise ibyo abandi bose nyuma y'uko nawe uduhaye comment yawe kuri Ingabire Victoire Umuhoza bagarutseho ariko kandi nawe ngira ngo wabumvise bose wabateza umwanya ariko hari comment ngira ngo nawe ushobora gushyiraho hanyuma ubwo mu kanya n'ubundi Gatete nawe yaraza kumfasha noneho nabakomerezeho. urakoze muvandimwe wa kuri ngira ngo metre wo kuri Innocent inosa yes wo kuri kinyamakuru Ukweli cya Time. Kwe Times ndamukurikira cyane kandi no umugabo w'umuhanga aba yakurikiranye ibintu kandi ku buryo bwiza kandi ayimazemo igihe ingi cyo mushimira ni kimwe n'ubwo buhamya avuga kandi benshi tubikurikira. Ikindi namubwira ni kimwe nuko buriya Ingabire ibyo akora ngira ngo agambanira benshi ku buryo niba abishaka niba atabishaka ni igisubizo gishobora kuvugwa n'uwo ari we wese kubera ko niba FDLR iguma kuraswa ikaraswa hirya no hino mu mashyamba ya Kongo ntagire umuntu n'umwe utabariza abicwa buri munsi. Iyo basubiranyemo iyo se barasanye na bagenzi babo wazarendo babo ubwabo baba Mercedes ya Rusesabagina indushi zasigaye zitatanye hirya no hino nabo bagenda bakubitwa mu Burundi cyane cyane ubu ngubu bigezweho bamaze no gusubiranamo hari yashize nk'amezi nk'ibyumweru 3 basubiranyemo ubwabo mu Burundi noneho ejo bundi mu minsi 3 inishize bongeye kuraswa n'abantu tukibazaho cyane kuko n'abantu b'imfura cyane kubera ko iyo bagiye kubafatirana mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi bugaceceka kandi nigeze kwandika avuga ni bashaka ko abantu bagambanirwa n'ababoshya kugira ngo bamareho kuko ntushaka kushora abantu bakaraswa 200 bakaraswa 300 ntihagire uvuga uti abo bantu barazira iki ntihagire umubyeyi uri muri Zambia uyu muvandimwe yavuze abantu bakora amafaranga ntihagire umuntu uri mara avuga ati umwana wanjye yaguyeyo ketwitwa Kazigaba yagize amahirwe umwana akarokoka mu bitero byabereye za Minembwe umwana akaca imutobo ubu akaba byagiye mu gihugu nk'abandi bose ameze neza igihugu kimuhitayeho kubera ko n'ubundi yagize amahirwe asimbuka aya masasu. So niwe wenyine washobora gutabariza umwana bati umwana wanjye rwose yagize amahirwe ari mu maboko meza ari imutobo ariko abandi uko bapfa nta nkurikizi nta nimwe. Rero njyewe Ingabire mbona ibyo akora rimwe nayo birafasha kukuraho nanjye kwivuga ukundi ariko reka mbere kiraho ngaho arimo kubigezayo ku buryo yaravuze ko azarwana kugeza ku wanyuma njya ngo wanyuma niwe aho bigeze ahangaha na M23 ubwo ntiboroheye. So igisigaye ni kimwe rero abantu mwibuke mu bwanyu abitwa Amahoro wari umuvugizi we n'induzi irengero rye ntawe ashaka ko ari muri abangabo no kugwa muri Kongo ashaka ko mu Mazarindo ari n'abandi ari n'undi wigeze kuboneka muri assemblée ya FDLR witwa Bakunzi Bake. So aba bose benshi babaciye ku maboko y'Ingabire yavuze ko azarwana kugeza ku wanyuma reka ku wanyuma niwe rero abicwa bose baraswa hirya no hino nuko wenda abamutunze bari hanze aho ngaho batabona ingaruka y'abo bantu barimo kwicwa mu mashyamba ya Kongo cyangwa mu mashyamba y'u Burundi. Reka tubigiye wanyuma zabawe rero murakagira Imana ko mbere yuko dutanga ijambo mu by'ukuri nanjye nagira ngo ngire ikintu mvugaho kuri uyu mudamu Ingabire Victoire. Mu by'ukuri buriya hari ikintu abantu batazi kuri Ingabire Victoire. Uyu mudamu
abantu bazagende bakurikirana ibiganiro bimwe bye bya kera akigera mu Rwanda cyangwa n'ibindi bitandukanye. Uriya mudamu yabaye muri Majerwa. Yabaye muri Majerwa kubera ko umugabo we yakoraga muri Majerwa. Rero musaza we barabanaga, yabaga muri Majerwa. Musaza we yishwe n'interahamwe, arashwe n'interahamwe. Ni ukuvuga ngo musaza we bamushyingura aho ngaho aho babaga. So uyu mudamu akigera mu Rwanda yaravuze ngo arashimira inkotanyi ko zitigeze zihorera kandi zari zifite ubwo bushobozi bwo kwihorera. So arangije arongera aravuga ngo ageze ku rwibutso aravuga ngo yabonye jenoside yakorewe abatutsi ariko yakorewe abahutu ntigeze ngo ntayo yabonye. Bo bizagenda gute? Mu by'ukuri ushobora kwibaza uti ese jenoside yakorewe abahutu arimo aravuga yakozwe nande, itegurwa nande, ihagarikwa nande? Ibyo bibazo umuntu ashobora kubyibazaho, ntabyo yerekana. Okay, tugiye muri za politike zabo birirwa bakina kuri za YouTube na hehe hose, bagera aho ngaho bagakora ubu ngubu kugira ngo babone uko bahakana jenoside ibyo bakoze. Bavuga ko ngo inkotanyi, ubwo ndimo ndakotinga ibyo bavuga, bakavuga ngo nizo zayikoze ziranayitegura. Ese ko atarajya aho ngaho ngo avuge musaza we yishwe n'inkotanyi cyangwa yishwe n'interahamwe? Ko atarajya aho ngaho ngo wumve n'umunsi n'umwe ataka avuga ati ibi byagenze gutya byagenze gutya? Nuko situvuge se ko ari igicucu? Erega buriya ayibwira ko abantu baba bari aho ngaho batamuzi. Uyu mudamu umugabo we akora muri Majerwa, abantu babaye muri za Majerwa baramuzi. Umugabo witonda kuva n'ubu kugera n'ubu ngubu, ngira ngo ntabwo mujya mumubona mu itangazamakuru n'ibiki, ariko uyu mudamu yari isaso kuva kera, abantu bamuzi barabivuga babitangira ubuhamya. So rero uyu nguyu si uwa none wo kugira ngo ajye aho ngaho akoroga abantu mu mutwe. Ndabizi ko aha ngaha hari abahari bajya kumuha ibyo birimo biravugirwa hano, which is good. Urumva Minani na Dr. na Professor Bukanani bavuze bati twebwe icyo turimo turakora hano yaba yanatwumvaga turi kumukebura. Nabonye rero abantu bamwe basaba ijambo hano, harimo n'abandi babibonekeza kugira ngo babavuge. Sindi bwirirwe nkoresha amazina ye hano, ariko hari umudamu wirirwa hano tuka president n'abandi bantu. Nk'uyu muntu rwose ndanabivuze anashaka byumve, kuko ntago twakuzamura ngo tuguhe ijambo tuzi ibyo wirirwa ukora kuri social media, wande kutuka president w'igihugu, utuka abayobozi b'igihugu, utukana ku mugaragaro. Ntago twaguha ijambo hano. Hari n'undi nawe nabonye ngo witwa ngo Ange Jibril, wenda utaza kwibeshya muhumuza, kuko uyu nguyu nawe udeja ugenda urebe commentaire yamaze gukora muri space turimo, yita Minani ngo yabaye inyenzi ngo ibikini. Urumva ko hari ibintu tugomba kurwanya mu by'ukuri. Ntago ushobora kuzamura umuntu nk'uyu nguyu ngo umuhe ijambo ngo avuge ko hari igitekerezo kizima yatanga. So rero muhumuza, nge niyo nyunganizi nagira ngo mbahe, wenda n'abasangize bamwe batari bazi kuri Ingabire Victoire. Urumva ko mu by'ukuri n'uwo nguwo nta kintu ashobora guhindukaho, biracyagoye. Nubwo Innocent yagerageje kuvuga ati yagakwiye kugenda kubita ibipfukamiro hasi hari agasaba imbabazi, ariko afite ideology arwanisha ndetse n'abandi bakorana batandukanye itazashoboka. Nta munyarwanda uyishyigikiye kugeza ubu ngubu. Ideology yo kurwanisha ubwoko nta munyarwanda uyishyigikiye kugeza izi saha. So rero muhumuza, nk'umuntu dufatanyije mu kiganiro ndetse n'abandi, ndibaza ko twagira umwanya wo guha abantu ijambo kugira ngo tutaza no kurara kuri space. Nubwo yaryoshye yakunzwe, abantu ejo baba bafite akazi. Ngira ngo abatangira gusaba ijambo batangira kuzamura akaboko, noneho tugatangira kugenda tubaha ijambo. Hagati aho ngaho niba hari inyunganizi n'abandi washaka kubaza, muhumuza wakomeza. Yes, urakoze cyane. Uracyanyumva neza Gatete? Ndakumva 5/5. Yego, ngira ngo urakoze. Ngira ngo ubwo n'ubundi dusoje session cyangwa se ikindi gice
n'ubundi twari twongeye tugaruka ku bo twabanye, ku batumirwa bacu twari dufite, cyangwa se niba twabita abasesenguzi, ariko ngira ngo uyu mwanya nk'uko tubivuga muri space, nabonye hari abagiye n'ubundi basaba niba ndi bubyita amajambo, ariko iryo jambo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ntabwo ari ryo, ni ijambo. Ariko abadukurikiye, ushaka cyangwa se uwifuza ijambo yarisaba, ngira ngo uri host, Damien niko host, wenda muragerageza kugendamo bazamura, ariko ntibyanabuza ko mfasha, nanjye ndaba ngufasha. Hari post ngira ngo n'ubundi twakoze haba ku munsi w'ejo na mbere gato y'uko ikiganiro kiza gutangira uyu munsi, hari ama comments amwe twabonye, gusa ariko umurongo wacu ntabwo tugaruka cyane ku bantu batukana cyangwa se bakoresha amagambo nanone adahuje n'indangagaciro nyarwanda. Muze kutubabarira, wenda nibwo mukiri no muri iyi space cyangwa se niba murimo, niba hari ijambo wakoresheje ritatwemerera bitewe na editorial line yacu cyangwa se umurongo ngenderwaho, nitudasoma igitekerezo cyawe ntibikubabaza, ariko nibinakubabaza ubwo urabigumana, ariko ntabwo umurongo twebwe tugenderaho uhura n'ibyo ngibyo. So ngira ngo Gatete, dushobora mu gihe wenda ubwo hari abo uri kuzamura kugerageza kujya muri comments. Nagiye mbona Ismail n'ubundi yari yakomentinze ati murakoze turitabira. Hari ibyo ntasoma by'uyu nguyu, ntabwo ni buvuga amazina. Hanyuma turacyareba, ariko ikindi abantu baba mudukurikiye buriya munabyumve, nta na rimwe kandi bijya bibaho, harya Bibiliya ntijya ibivuga, turi ku cyumweru, yego icyo ashaka kongeraho. Arakoze cyane Olivier Gatete. Icyifuzo cyanjye wari wadusezeyeho uragarutse ibyawe. icyo nifuza icya mbere, Olivier Gatete, izi Twitter, izi space zikomeze, dukomeze space nk'izi, kubera yuko turugarijwe, nta banga ririmo, turugarijwe. Ntabwo ari minani, imbuga nkoranyambaga nibeshye. Yego, network yanjye irimo yanyereka ko ari minani, ariko ubwo mise numva ijwi numva ni wowe. Yego, wakomeza. icyo nende kuvuga, izi space zikomeze mu buryo bwa collaboration, kubera ko turugarijwe. Urasanga nk'umuntu arabyuka, njye sinjya nkunda kuvuga amazina yabo direct, kuko buriya uvuze izina rye ubu mwamamaje, umupromotinze. So dukora ibintu muri professional. Ubivuze neza Simeo, uti gutukana n'ibindi byose editorial yacu ntabwo ari gukora. Wenda sindi umuvugizi w'inkotanyi, ariko nazo ntabwo zifuza umuntu utukana. Rero tukomezeho izi space, abeshywa tubabwire uko ibintu bimeze, abanyamakuru baze, mbega mu yandi magambo mureke twinjiye muri mobilization, niko nabyita, kugira ngo tushake intama zacu zayobye, zibeshywa n'abo bose ba Padiri Nahimana, ba Ingabire Victoire, bazaza bazamusanga mu Rwanda. Njye nkunda kubwira abantu, Ingabire Victoire nubwo aba mu Rwanda, ikintu giciriritse cyakwiye kumwafekita ni imibu, ariko nta raporo yari yagaragaza ko imibu yamuriye mu Rwanda, bivuze ngo ameze neza. So izi wenda Olivier agira icyo arenzaho, tujye tugira izi space every week. Olivier bro, gira icyo ubivuga. Yes, tuzajya tubikora inosa, kandi twarabyiyemeje rwose, ntabwo tugomba no kubireka. Kandi urakoze, n'uruhare rwanyu ruzajya ruboneka igihe tugukeneye, uzajya uboneka. Muhumuza, wari ugisoma commentaire? Nyuma yo gusoma commentaire turaza kwakira Rukaka yasabye ijambo kuva kare. Yego, uranyumva? Uracyanyumva? Yego, wakomeza muri commentaire. Aha, buriya rero gusoma ama comment cyane cyane arimo na bamwe mu bari kambyite ngo negative, cyangwa se
kubavuga bya bindi twavuze bitari mu murongo wacu tugenderaho bisaba kwitonda. Niyo mpamvu hari izo mbanza kureba. Nari nababwiye Ismail Bukanani, Dr Ismail avuga ko ari bwitabira. Hari izo ndi burebe ariko nabibasabye mwe mwese mudukurikiye. Ngewe uko ngenda nukomeze ibintu bitubaka ntacyo bitumarira, cyane ko n'ibi tuba turimo ni ibituma mwe muba mudukurikiye tugerageza kubaka iki gihugu, kuko haba uri mu Rwanda haba utari mu Rwanda, igihugu ni icyacu, ni icyawe, ni icyanjye, ni icy'abacu. Rero iyo mbona bitarimo ngira ngo Olivier nari ndi kuri account hari yawe, sinzi niba hari izindi uri kumbonera hafi aho, ariko reka njye noneho ku za space. Nari nahereye kuri ya post wakoze mbere, wakoze ejo. Hari uwari wibajije witwa Rwanda mutubwire ijambo Victoire yavuze kuva aho biriye gereza, ariko hari ibyo twabumvishije. uwo ni wa wundi navugaga n'ubundi, ni bya bindi navugaga by'abantu mu by'ukuri nta kindi, ugiye ukareba uwo nguwo nta kindi kintu aba agambiriye. Kandi twihanganishe na Minani kubera ko baramwibasira kubera ko aba yababwije ukuri. Twabibonye n'abadukuriye babibonye, ariko nk'iyi ngiyi impamvu ni uko nta gutukana. Njyewe sinshobora gusoma cyangwa se gusangiza abadukurikiye, wenda n'abadukurikiye mushobora gukora ibiganiro byanyu cyangwa se spaces zanyu, ariko ni uburenganzira bwanyu, ariko umurongo hari izindi ndi kubona ariko zikirimo hano. Hari nk'uyu witwa Pisandava ati nta shidikanya ririmo, aho yavuye harazwi, icyo agambiriye nacyo kirazwi, ni ugusubiza u Rwanda mu ivangura na jenoside. Ikibazo ahubwo gikwiriye kwigwaho ni iki? Ni uwuhe murongo atararenga mbere y'uko asubizwa mu bucamanza? Ati uburozi ntibukorera ubwinshi, kandi ngo nta n'umurozi wabuze umukarabya. Niyo mpamvu tudakwiriye kwibwira ko ibyo Ivu na bagenzi be ari akantu gato cyane. Hanyuma uyu nguyu ati nanone iyo hari umupaka ubwo ashyira entre parenthèses umurongo, haba hakenewe n'abawurinda, bafata abawurengaho batabyemerewe. Ninde ugenzura umurongo ntarengwa mu byerekeranye no kubangamira ubumwe bw'Abanyarwanda? Ese bararangaye? Urebye ivogera rya Ivu muri ibyo. Undi witwa Peace and Love yanditse byinshi. Politiki y'ivangura nayo ni politiki mu bihugu bimwe by'uburengerazuba, ahubwo imaze kugira ingufu, ariko si politiki yubaka cyangwa nziza. Ari nayo mpamvu abakunda amahoro tugomba guhorana ingamba n'umwete wo kuyirwanya. Izo ngamba rero nizo dukwiye kwigaho byimbitse. Gatete ngira ngo reka mbengerereho, hanyuma ubwo keretse habaye hari izindi ufite, ariko hari n'izo nanjye nakiriye mu gikari, ariko niba hari izo nawe ufite ngira ngo wazicishamo amaso, haba nta bindi bitekerezo ubwo mu kanya ubwo uraza kutubwira, noneho tuze kugana ku musozo. Murakoze. Urakoze. akina kongera gatoya. Minani ni umuntu w'umugabo umaze igihe kuri social media, ni umugabo ujijutse, so abamutuka bose abamugira batukamugira nawumufitiye ubuzima mu biganza, nawumufitiye ibitekerezo. Rero icyo wavuga cyose birabareba rwose. Mu by'ukuri Minani tuwe dushimire, kandi wahisemo neza, wahisemo fitire yawe n'umuryango wawe. So wakugaya
ntabwo muhuje stati, buri wese afite stati ye kuri iyi si. So urakagira Imana kandi nzora ngushimira. Urakoze. arakoze Damien. Muhumuza wari uvuze uti ndicishemo amaso mbere yuko dukomeza. Hari haba uwagize hari izindi hari uwagize uti hariyo nahoze mbona ya Karemera Jean Thierry, ndibaza ko utayisomye ariko yahoze avuga ngo ariko namwe murasetsa. Victoire Umuhoza Ingabire ni umwe mu bashinze gisekuru byaje kuvamo Arire FDLR. Icyo gisekuru ni RDR, nta kubitindaho rwose, na za FDI inkingi zose uko muzibona ni amashami yashibutse kuri RDR. Ntaho azabihungira, ahubwo akwiye kugaragaza abo bakorana. Hari n'undi witwa Nyiramongi Kingi. Uyu nguyu yavuze ko ngo dufitiye ishyari ngo Ingabire Victoire ngo kuko ngo yabonye ibihembo. Ibi rero nta nubwo ngendeye ishyari se, nta muntu sinibaza ko hano hari umuntu ufite ishyari Ingabire Victoire rwose. Ibyo bihembo nabyo rwose nabigumane, nabyo ntacyo bitwaye, nta kintu mbona kirimo cyahatara. Hari uwitwa The Punisher yavuze ngo ntimugashakira amata ku kimasa. Buriya niba avoka itarera intobo nuko nyine na Victoire atabamo umuntu muzima, kuko akari mu mutima gasesekara ku munwa. Umunyarwanda ati mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Niba yumva afite ibisubizo muri FDLR azahora atekereza nkabo. Yakomeje azahora atekereza nkabo. Gusa hari itinze itazima setu. Bukanani we ibyo yanditse ngira ngo wari wabisomye ahari niba nibuka neza. Yavuze ko ngo igihe kirageze ko uyu mudamu ava mu byo arimo byose ayoboka igihugu mbere yuko ayoboka Wazalendo na FDLR zose n'abandi bose. Nareke ibisenyurwa mu byaye, areke twubaka igihugu, naho ubundi rwose ntabwo bizashoboka nakomeza iyi nzira yihaye. Hari n'undi kandi wanditse ngo hari n'undi wazanyemo ibintu bya Mugabe Bob, umuntu yitwa ngo niba ari umuhenerezo, avuga ko ngo amacakubiri ibyo ngibyo ntabwo ari byo twaganiragaho ubu ngubu. Ikindi uyu nguyu witwa ngo Ange Jibril yavuze ngo Ingabire Victoire yakitandukanya gute na FDLR kandi ari umuhutukazi FDLR umuhutu birazwi. Ibyo ngibyo urumva yazanye ya macakubiri nanone byabe. Uyu nguyu n'ubundi narebye mbona ibintu n'ubundi yandika n'ubundi ni bya bindi muri babandi twavuga ko tutari buzamure, kuko n'ubundi yatangiye atuka. Uyu nguyu ari mu batukaga Minani, namubonye kuva kare. Urabona afite ibintu by'amacakubiri y'ubwoko ari kuma yandika muri commentaire. Urebye nibyo ngibyo kugeza ubu ngubu muri commentaire, kuko harimo n'uwageze aho ngaho aratukana. Yego, dukomeze rero mu kiganiro. Nagira ngo Rukaka nakuzamuye, wafungura mic ukagira icyo uvuga ku gitekerezo cyawe, inyunganizi cyangwa ikibazo ibyo ari byo byose, icyo ari cyo cyose. Wafungura microphone niba uri kunyumva. Murakoze Gatete. Okay, muranyangana mfite ijwi ndagiza akantu k'inkorora. Ndabanje kubashimira ku kiganiro kiza mwagize, antoka ku byonyine nka host nuko mwabitekereje n'abatumirwa mwagize. Antoka ntabwo nahera kuri ngo sozere ku wundi, bose baganiriye neza kandi nibyubaka. Ariko jewe ngiye kuvuga ku bintu bibiri, kuri kote y'u Rwanda na kote ya Congo, cyane ko ça implique presque ndavuga FDLR. Moi je suis congolais, ndiye ndi umukongomani, umurwandophone, umukongomani, ariko ngira ngo u Rwanda ho ni igihugu cyanjye cya kabiri, kuko ni igihugu cyandeze imyaka nka 25. Ntago mpari, ariko ni igihugu cyandeze kuva ndi uruhinja, kiranyigisha kugeza ubwo mbaye umugabo. So
imyaka 25 ni myinshi. Iyo nabaye mu Rwanda iruta iyo nabaye i Congo, iruta cyane niyo mbayeho ahandi ndi. So reka mvuye kuri FDLR rero. FDLR na Ingabire ni ibintu nagati cy'inkubirane, niko ba data n'abasogokuru babita mu Kinyarwanda. Nagati cy'inkubirane tukubera iki? Uyu mu mama uvuye hano i Burayi akamanuka akajyo hepfo iyo ngiyo daboro nukubanza mukareba haturutse ni hehe, racine ziwe nizi zarutse nizi, imiziye niyi, imiziye nujya kura mu miziye ukareba mama we ukareba ahakomoka uraya gusanga cyo bita ingenga bitekerezo nicyo cyamwubatse kurusha, nicyo kimurimo cyane, nibyo biro byinshi afite kuruta ibiro bisanzwe yagombye kuba afite nk'umuntu muzima. Amagambo ngira ngo Maître Innocent yabivuze, amagambo avugiye ku Gisozi, ibyo ngibyo nta ni ibintu bitabaho. Amagambo yavuze akimara kuva muri amaze kubona imbabazi za President wa Republika, anyuma yakavuga ati ntigeze asaba imbabazi. Ngira ngo President wenda hari ijambo yeze kuvuga rusa n'indi mukebura asa nk'uwagabanyije, ariko nyuma yaje kongera mu ijambo ati ashyigikiye abazalendo. Aha niho binsunikira reho kuri Kongo, kuko u Rwanda ho FDLR yo ngira ngo niba ari sinzi wabivuze neza manza ari Dr Buchanan, ntacyo FDLR yatwara u Rwanda rwose, nta n'iki na kimwe usiye kuzi igatera imijugujugu ikica umuntu umwe cyangwa babiri, ariko ngira ngo nta n'iminota 10 yamara mu gihugu. Icyo ngiye sije bivuga na General Kabarebe yarabivuze kandi iko niko kuri. Aha nga kubera iki rero i Kongo FDLR uko yatangiye no kwiri uyu munsi abakongomani maze kwica bakubye inshuro nyinshi abantu batumva badatekereza. Kubera iki nivuga FDLR mwumve ko ariyo sogokuruza wingenga bitekerezo n'ubugome byo bita wazalendo. Abazalendo n'uwo yakubumva twebwe nkatwe bikongo nabo bita abanyatura Maître Buchanan nako Dr Buchanan bavuze abo bita ba CPLS ba MPC, ni benshi batagira uko bangana, ariko abo bose bavutse na amashibu na amashami ya FDLR. Uti kubera iki? Nujya kora muri zone ya Rucuro, muri territoire ya Rucuro, ukara territoire ya Masisi, ukareba Rubero si cyane, ariko muri Warikare barahari benshi. Nujya muri territoire zo muri Sud Kivu nka za Walungu na za Uvira, iyo yose urajya kubasangamo. Abo bose bari barafashe imizi, ngira ngo Papa Damien warabizi kurusha undi wese abimenye hano. Barabizi neza ko aribo bahayoboraga, yewe nta n'umudepite utorwa cyangwa ushaka kujya ni Kinshasa muri guverinoma y'Kinshasa muri depute mu badepite central atanyuze mu maboko ya FDLR. Agomba gukora ibyo FDLR ishaka. Ibi byose muzabibona, ariko umuzi n'uwuhe rero nujya kuwusanga yitwa FDLR hariya n'abakozi, nyamara umutwe servo yabo iri Burayi, iri muri za Amerika. Ibyo muzabibona bishyira rya jambo Ingabire yavuze, yarivuze kubera ko ils étaient en complot avec tous ces gens-là abari Burayi, kuko bari bazi ko mwibuke ijambo President wa Republika ya Kongo wa Republika ya Kongo yavuze ati agiye guhirika azafasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Nono na President wa Republika y'u Burundi nawe aramwe Ipole aramye ati tugiye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kwigobotora ingoma ya Kagame y'igitugu. Aya magambo yombi rero ubwayo buriya yaba yavuga kuriya, mwibuke n'urugendo Gasana yagiriye i Kinshasa, niye n'abandi mwibuke n'ikintu nuza yavuze Maître Innocent yavuze yuko mu by'ukuri ura General Byiringiro n'abandi bose bafatanya na MONUSCO. So iki kintu c'est pas moindre, nuko abantu wenda dufite umwanya mukeya nashobora mbarambire kunu kwerekana ko ils sont en complot. Ingabire kandi akaba ari umuntu uri mu gihugu ari bifashisha bakaba bati no leta imeze gutya abica gutya. Mwibuka ama raporo ya Human Rights Watch ya Amnesty International yose arahengamira kuri Ingabire, abatigeze bagera mu gihugu batigeze babaza muri Congo is the same. Bivuga ngo rero Ingabire na FDLR numwe muri biki mitwe yitwa za P5, abantu wenda bari muri Congo barabizi kubarusha, twe tubibona turabizi, twarabibonye twabibayemo. Bose nahabaye, ariko je de frères, je de sœurs, je des amis, je de parents bariyo bo niho birirwa umunsi bari kwicwa umunsi kuwundi. Bicwa nande? Twahunze kubera FDLR. Nyuma naho abantu bagerageje kongera gusubirayo kongera kororoza bundi bushyashya birwa ngo FDLR fatanya na Nyatura. Noneho ni FDLR gusa bifashe ingenga bitekerezo mu bakongomani tuvukana, twararanye, twiganye, twahanye inka, twasingiranye. Uyu munsi none abagome kuturusha.
kurusha pardon FDL murantunga ndanyereye ni abagome kurusha iki kurusha abo bene wacu bari bahari b'abakongomani ariko ngira ngo ntago ntarinze najyamo ngira ngo ntarinze najya kuri byinshi ni ukwerekana ko mu by'ukuri Ingabire ni elema iri muri FDL barawazalendo yashyigikiraga mu by'ukuri sabazalendo ansa kuko na FDL uyu munsi iri gukorera muri umbrella yande ya wazalendo na kisege tuyavuze ko na wazalendo n'abapatriot kandi abazalendo bayoborwa nande nabo ba FDL crap ikora nk'iki niyo intervention rapide niyo bakomando bayo bajya imbere ya FDL wazalendo bose bakora mutakumwe rero mu by'ukuri yashyigikire wazalendo yashyigikiraga nde FDL bari bazi neza ko nako baribeshaga ngira ngo yuko barabazi ko nari amapropo yande mwibuka ijambo ryo ngihora maze rita kuri ku munsi ariko ijambo ntuzegize kuvuga uno secrétaire général pardon uno ministre wa affaires étrangères wa États-Unis yigeze kuvuga ku byerekeye Rusesabagina bira bintu byose nibikwereka iki bafite umugambi bari bafite umugambi nyamara bagirwa ko abanyarwanda muri bo hagati yabo ubumwe ari bwo bujya imbere ko kuba umunyarwanda ari byo bifite agaciro kongera gusura mu icura burindi bidafite agaciro bahagarara ku bumwe bwabo bagira Imana kandi bayoborwa n'umugabo ushikama uzi ukuri uzi ibyo yabayemo uzi inzara uzi akababaro uzi ubuhunzi uzi ikintu kibi cyaricyo cyose akabasha kugitangira habonye hari wose mu nzira zarizo zose so niyo mpamvu rero bo bari bazi ko baje guri ku Rwanda mu buryo bworoshye bakoresha president wa Repubulika ya Kongo niya Uganda ni Burundi bafashe ziranteramwe zose n'aba FDL n'ibiki byose ariko byose byafashe ubusa kandi ngira ngo uyu munsi noneho niho byajya gukomera kubera ko ariko nubwo byakomera bikomera aba FDL ntago bikomera leta y'u Rwanda kuko abanyarwanda bafite nibwo bwa bumwe Minani yigishije aha nibwo bwa bumwe Innocent yigishije aha nibyo Dr yatubwiye aha ngaha ibyo byose n'uruhare rwacu namwe twese dukiza hamwe kuko ngewe mbaye impunzi imyaka 28 irababaje mbere ko mbe impunzi imyaka 28 yose n'ubu nyiri impunzi muri Kongo n'abandi imyaka 3 ndiki ndara hanze kubera iki ya ideology so mu magambo make kavuze nti ikiganiro cyiza ariko Ingabire na FDL mwibatandukanya su numwe umubyeyi numwe n'amafaranga FDL ikoresha hariya avibora menshi nubwo nabo bacururiza ariko mbabazwa n'aba FDL batoya barimo hazi kuko bo ntago bazi icyo bakora muzabarebe niba bamaze kugera mu Rwanda bagize umutobo bababwira ubuhamya tukenda kurira kubera ko babyiringiro bagenda bahetswe ba Pacifique nibo byungura kurusha umuntu uri hasi ni umuntu wese waba ufite mwene wa muri FDL amubwira tahe wa mugani wagutsinze naho yagiye iryo shyamba niryo kuba Kenya ariko baje bakubaka igihugu natwe turi hanze nk'abanyakongomani uko nitwe senuki sufro tugataha iwacu bizaba byiza ariko nkavuga nti umusumari wa nyuma batahe neza ni byiza niba dumya gutaha neza bazapfanyira mu mashyamba kuko na AFC M23 nawo ntizaborohera kuko kuba impunzi biragatsindwa nashoje urakoze cyane Rukaka ati kuba impunzi biragatsindwa uti nibatahe urakoze cyane ku byo dusangije rwose Rukaka wenda mwunganire Olivier gatoya Rukaka rero muvandimwe kuba uvuga ngo kuba impunzi birakanyagwa harabageze i Burayi no muri Amerika bagategeza ko bagezeyo batazi gakondo kabo isano bafitanye mu maraso biragoye kugira ngo ubwire umuntu ateze indege akajya muri Amerika akajya mu Burayi akumva yuko ngo akeneye igihugu inyuma ye ariko ashobora agikena mu gituka no gisebya ariko mu kumva ko igihugu kimukeneye kurusha uko gikeneye ni ibindi bindi urakoze rwose musanzu Damie mbabarira iryo Burayi nanjye mburimo ibyo mbone ibyo tubonera aha ngaha amacango ducirwaho aragatsindwa muri mbabarira Uburayi se niki Amerika se niki nanjye murimo ndababaye kurusha abana banje Valere biga za Faransa ngaha ntago ari nziza kurusha uko bakwiga za Valere zi Kongo urakoze ndakumva rwose kagira Imana urakoze cyane murakoze Damien na Rukaka reka duhe ijambo G Great Creator
muze bukaharani yagarutse hari ngira ngo kuko yasabye ijambo kare. Ah, Nkunda amagambo nasabe mikoro ntago yigeze asa aheruka kare ndaje Okay, mwoherereze Mike ariko reka twegereye sawa. nako duha ijambo G creator. Okay. Mwiriwe neza. Mwiriwe nawe G. Yego, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nawe kandi muhorane. Yego, reka mbere na mbere mu by'ukuri mbashimire byimazeyo, ndumva nezerewe cyane nyibona iyi heading, mwumva turavuga ikinyarwanda twese, ni ukuri byanshimishije birenze ukwemera. Mmereye ku byo abavandimwe bacu bagiye bagarukaho nicyo ndetse n'iyi heading igenda ivuga, ubu nge tuvugana njyewe ndi mu Rwanda, ndi umunyarwanda, ndi muri Kigali. Ariko duhereye kuri ibi bintu byose twagiye dukomozaho tuganira, njyewe ku bwanjye ibi bintu sinavuga ko byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Aya macakubiri ya FDLR n'ingengabitekerezo za jenoside bifite aho bihuriye n'iby'uyu mumama Victoire Ingabire, nk'uko umuvandimwe Rukaka abivuze. Aba ngaba ni abantu bamwe rwose, nta tandukaniro na rimwe bafite, uhereye ku mateka yabo ya mbere ukayasoma ukaza neza kugeza muri iki gihe, aba ni abantu bamwe. Sinzi umugani nibukoreshe mu kinyarwanda mu mbabarire werekeye kuri Victoire Ingabire, sinzi mba natekereza kuvuga ko iyonye ihoramo, uhereye kuva agituruka hanze akaza gashyika mu Rwanda akavuga ariya magambo, ndetse bikaza kugenda kuriya ziriya ntambwe zose zatiwe kugira ngo abantu barebe ko yagororoka, ko yakongera gusubira mu murongo, ko yaba umuntu muzima. Ariko kugeza iyi saha ibintu bikomeje kwanga. Ibintu rero bikomeje kwanga kugeza ubu ngubu ni ikibazo gikomeye, haba hano imbere cyangwa no hanze, biragaragara ko bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ariko bavandimwe, ndagira ngo mutekereze mbabwireho aka kantu. Iyo mureba nyine aya macakubiri ahagurutse gutya, izi ngengabitekerezo zikuze gutya, ndagira ngo mubikompiyaringe n'iki gihe turimo, munabikompiyaringe no mu gihe cyashize, muraza kumenya neza ikintu kibiri inyuma kandi gikomeye. Ubundi izi ngengabitekerezo ndetse n'aya macakubiri mu Rwanda, wenda hano imbere twakundaga gusa n'ababibona cyane, wenda mu kwezi kwa kane muri kiriya gihe kitoroheye abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Ariko noneho ndagira ngo mugarure amaso, mwongere mutekereze kabiri, murebe noneho kuki ibi bintu bihagurutse muri iki gihe turimo, tutaragera muri kiriya gihe cyo mu kwa kane. Ndagira ngo nk'abanyarwanda dufatanye twongere turebe neza ibi bintu, haba hano imbere mu gihugu no hanze. Murabona izi ngengabitekerezo zikomeje gututumba, aya macakubiri, aya magambo yibasira abantu bamwe arakomeje kwiyongera cyane. Nimba mbitekerezaho neza, murabona ejo bundi hari impfu zagiye zivugwa hano mu gihugu imbere, abantu bagafata umuntu wacitse ku icumu bakamugirira nabi. Nibyo nakomozaga mvuga ngo ibi bintu twabibonaga ubundi mu kwezi kwa kane, ariko none kuki turimo kubibona muri uku kwezi, muri iyi minsi? Ni uko mfashe ibintu tukabitekerezaho neza, tukabihuza n'amateka yacu ndetse n'iki gihe turimo, kuva twatora umuyobozi wacu. Kuki ibi bintu ari bwo bije muri iki gihe? Ibyo ngibyo ni umukoro mbahaye, muraza kongera kubirebaho neza. Ikindi, tunagendeye kuri aya magambo aba bagabo bagenda bakwirakwiza n'aba bagore, ndi umuntu umwe wenda hano ku mbuga nkoranyambaga nanjye uzikoresha, ariko ndacyari mutoya, sinzi ukuntu dukunda kubita ngo turi ba small fish, ariko nibitegereza neza urasanga kuri izi za X ku ma YouTube noneho ibi bintu byafashe indi ntera cyane cyane. Wenda reka mfate urugero nk'urw'umuntu umwe, nubwo wenda kumuvuga bishobora kumuzamura izina, umuntu witwa wihaye izina hano kuri X witwa Gitifu Sebatware, n'abandi nkabo ngira ngo bashyitse nko mu bantu 6 njya mbona bakomeje kuzana bene aya magambo, ariko nanone hari abantu dufatanya kutaborohera. Ndi mu bantu rwose badashobora korohera abantu nk'abo ngabo. Muri ku maposti yabo amakomenti tuba tubasubiza rwose tudaciye ku ruhande,
nyine tukashaka uburyo dushobora kubacecekesha mu buryo bwose bushoboka. Ariko tuvuye kuri ibyo ngibyo, buri munyarwanda wese akwiye gufata akaboko ka mugenzi we, ibi bintu tukabihagurukira, ibintu tukabirwanya, ibi bintu tukabisubiza kure kure kure, tukabihambira cyane, kugira ngo hato bitongera kuzamura ibitekerezo bitari byiza ku bantu bari hanze cyangwa se n'abari imbere mu gihugu. Cyane ko ibintu bene aya magambo yuzuye ibinyoma gusa, byuzuye urwango, byuzuye amacakubiri, nta kintu kizima na kimwe birimo. Nk'abantu duhari twebwe nk'abanyarwanda tuzi urugendo rw'imyaka 30 igihugu cy'u Rwanda giteye n'ubuyobozi bw'u Rwanda buteye, byagakwiye guhereza isomo buri munyarwanda wese, yaba uri imbere mu gihugu cyangwa n'uri hanze, bikatubera urugero, bikatubera umusaraba ukomeye kugira ngo turwanye icyo kibi gishaka kutwinjirira. Mu magambo makeya rero, muri twese nabasabaga gutyo, kugira ngo ibintu dukomeze tubifatikanye muri byose, izi space zihoreho, dutange amakuru afatika, tubirwanye twivuye inyuma, kandi tutirengagije ko abanzi b'u Rwanda bagihari, tutirengagije ko abo ngabo bose bazana ibyo bintu bagihari. Dufatanye rero kubarwanya ndetse no kurandura ingengabitekerezo ya jenoside. Hari agasiroga muri ARG twagera akavuga ngo mfata nkufate, ninkurekura nkubazwe, nundekura umbazwe, n'utundi twinshi cyane. Rero natekerezaga ko twebwe nk'abanyarwanda tuzi urwo rugendo rwose duteye nyuma y'imyaka 30 kuva nyuma ya jenoside imaze guhagarikwa na RPF Inkotanyi, dukwiye gufatana amaboko gutyo, nkafata u Rwanda narurekura nkarubazwa, warurekura ukarubazwa. Ni muri ubwo buryo rero numvaga nabasangizaga igitekerezo cyanjye, ariko duhagurukiye twese hamwe kurwanya iki kibi kirimo kototera igihugu cyacu. Murakoze, ndabashimiye cyane. Reka tugushimire nawe cyane kandi kuba utuganirije. Ndi kubona mama Liliane Iradukunda, uyu munsi nta badamu twigeze tubona. Lili, uze gusaba mikoro rwose, ntuze kugendera aho ngaho wicaye aho ngaho mu ntebe z'icyubahiro hasi, uze gusaba ijambo. Bwana Muhumuza, sinzi niba ugihari, rwose hagize umudamu uboneka agasaba ijambo tukamuzamura. Ndi kubona abamama Mutesi Scovia, ndi kubona uyu munsi wabaye w'abagabo bihariye ijambo kabisa, birakabije. Ndi kubona bitwa ba Jacqueline. uranyumva? Yes, ndakumva Muhumuza. Yego, nari ngikurikiye, ngira ngo wari umugerageza kureba niba hari abandi wazamura wenda bashobora kuba bifuza ijambo. Hari abamama, hagize umumama uboneka byaba ari sawa. Mbere yuko tugana ku musozo, kuko space ndibaza ko imaze hafi irenza amasaha 3, kuvuga ko abantu barananiwe. Yego, ngira ngo twatanye saa moya, ariko ngira ngo hari ikiganiro cyacu abadukurikiye wenda umubare munini ngira ngo hari bakishimiye, ariko kubera ko n'ubundi nk'uko nabikubwiye turi ku cyumweru, kandi rega nk'uko ngira ngo hari ngeze kubikubwira mu gikari, tuba twinjirira mu kwezi kwa 12. ntabwo akenshi ama weekend aba yoroheye abantu bamwe, cyane cyane abantu bo mu ntara gatandatu, ni nabo akenshi tuba tubwira, kuko ni naho hantu hagaragara cyangwa se hakinagaragara cyane cyane. Nubwo no mu Rwanda ntabwo umuntu yavuga ko bidahari, ariko ntabwo bingana nk'ibyo tubona by'umwihariko hanze y'u Rwanda, ubwo ni mu ntara gatandatu muri diaspora. Ariko hari abo tukibona n'ubundi usanga bakifuza kugira imvugo zihembera urwango, gupfobya, guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Rero niyo mpamvu abenshi cyane cyane twibanda kubo hanze y'u Rwanda, ariko n'abari mu Rwanda harimo abaduha ibitekerezo. Ngira ngo Dr Bukanani yaje yaduhaye ibitekerezo, wenda ntabwo byamukundiye ko dukomeza kubana, ariko hari n'abandi abo bikundira. Rero ubwo turasangira ibitekerezo, ubwo twagerageje no kunyura wenda mu butumwa bamwe bagiye bacisha muri comments z'iyi space, ariko kandi ari nako tubwira abajeho nyuma, n'ubundi recorded mushobora kuza kuyikurikira kuri iyi account ya Olivier Gatete. Ariko kandi ngira ngo no ku munsi w'ejo
mushobora gukurikira kuri izi YouTube channels zose twababwiye. Hari Igicaniro TV gikorera mu Bwongereza, hari Rwanda Nordic TV ikorera muri Denmark, hari RCA News ni radiyo ya diaspora ikorera muri Amerika, hari Ukweli Times ikorera muri Amerika, hari Damien Nkaka Channel ikorera muri Canada. Aho hose mushobora kubasha gukurikira ibiganiro byacu, ndetse na The Future TV ngira ngo nari nyibagiwe, ariko aho hose mwadukurikira. Kandi ubwo ku banyurwa n'ibiganiro tugarukaho umunsi ku wundi, usibye wenda n'izi spaces tugenda dukora rimwe mu cyumweru, ariko umunsi ku wundi n'ubundi tuba dufite ibiganiro byubaka kugira ngo turusheho kubaka uru Rwanda rwacu, kubera ko uru Rwanda ni urwacu, ni urwanjye, ni urwawe, nk'uko n'ubundi twabihereyeho tubiganira, ariko tukanakeburana. Iyo ibintu bitari byiza mujye mureka tubivuge, dukeburane, ariko tunahana ibitekerezo, ariko tuganisha kugira ngo twubake. So ubwo rero Gatete, ngira ngo niba hari abantu ubona bari kuzamuka wabaha ijambo, babaye badahari ubwo twagana ku musozo. Yes, ndabona hari Abe yasabye ijambo, nanamufunguriye mic namuzamuye, mu kanya turahita dukurikizaho. Cyangwa Abe ngusabye nka brother, ndabona Iradukunda yarahageze, dukoze gender balance tugaha ijambo Iradukunda, hari ikibazo? Okay, she's my lovely sister. Navuga rwose nta kibazo. Yes, welcome Iradukunda Lili. Ariko Gatete, ndetse gusaba nubwo ari wowe uyoboye ikiganiro, nunyemerera kugira ngo n'abagiye gutanga ibitekerezo nk'uko n'ubundi wari ubikomojeho mu kanya, tuze kugerageza briefly dukoreshe amasegonda make cyangwa iminota mike kugira ngo tutaza nanone kubangamira bamwe wenda bagiye kuryama. Mu Rwanda amasaha barakuze, bamwe baba bafite akazi ejo, cyangwa se wenda n'ahandi. Nzi ko i Burayi ubu turi kurutanwaho hari amasaha 2, niba bitaragaruka kuri imwe hari turutanwaho, ariko noneho ntituze kubangama, ariko buri muntu akubita arasa ku ntego, hanyuma ubwo n'ubundi nk'umuyobozi w'ikiganiro uze kuza kudusoreza ikiganiro. Yego, urakoze, ngira ngo barakumva rwose. Ijambo ni ryawe mama Iradukunda Lili. Murakoze cyane. Yego rwose ntabwo nshobora gutinda. Ni kwa kundi wumva wageraho abavandimwe bateraniye ukumva ntiwagenda utanabasuhuje, surtout ko urugamba turufatanyije twese. Ntabwo rero mbatindira cyane, hashize imyaka 30. Reka mbuze umugirango gatoya, kubera ko twagize umwanya munini turi mu bintu biri hard. Mama Iradukunda, uraho muri Canada? Muraho? Yego turaho, turashima Imana. Nari nangiye nari nangiye kuvuga ko hashize imyaka 30 jenoside irangiye, muri 1994 na 5 bakimara jenoside irangiye, gacaca itangiye, hanyuma bagatangira kujya bafunga interahamwe, babakatira ibifungo by'imyaka 25, 30. Twabona ko iyo myaka ari myinshi. None uyu munsi turacyumva abantu barekuwe bagihembera ingengabitekerezo, turacyumva Victoire asa nk'uyobya imirari yakivuga ibintu birimwo encore une fois ama ideologie yo gutandukanya abantu, y'ingengabitekerezo. Ariko ibyo byose no kuvuga ngo biba ari ibintu wumva byarabaye karande, ari ibitekerezo wumva bagishaka kongera no gushira mu bana bakiri batoya. Ibi rero kubera ko tugenda tubibona, tugenda tubyumva, byagombye kuba intandaro yo kuvuga ngo wowe uyu munsi aho uri umunyarwanda, yaba ari uwo mu Rwanda, yaba ari uri hano muri hanze mu ntara ya 6, bigomba kuduha umukoro. Tugomba kumva doublement, tugomba natwe guhagurukira noneho kuvuga ngo tiens, niba abishe baragiye bagaburira abana babo, uyu munsi tukaba twumva abana ba 19 ans bagifite
ibitekerezo byo kwica no kongera kuzana la meme ideologie nk'iyo ba sogokuru babo ba papa babo bari bafite. Twebwe noneho tutari muri iyo sense, tutari muri iyo kote, turiho turigisha iki abana bacu? Turiho turabagaburira iki? Turiho turabwira iki abo tuhura buri munsi, les survivants ba jenoside, abana batamenye amateka ya FDLR, abatariho barabona ibyo FDLR iri irakora muri Congo, iri irakora i Burundi, iri irakora dans la région, twebwe turiho turabagaburira iki? Donc c'est un devoir yo kuvuga ngo oh tiens, turababona ibyo murimwo, turabona ko votre idéologie itigeze ihagarara, ahubwo mushaka kuyibyutsa, kandi ari idéologie yo gukora ikibi. Noneho abashaka gukora icyiza, levons la main, tugiye sur amaplateforme atandukanye kugira ngo noneho natwe tubyaze umusaruro ibitekerezo byiza, tubwire abana bacu yuko ibyo bintu ntaho bizigera bigeza u Rwanda, ntaho bizigera bigeza abana b'u Rwanda. Kandi aha turi hari abandi bahabaye imbere yacu. Twebwe rero duhari uyu munsi turabasigira iki? Turababwira ihe message? Donc ngenda avuga ko aya macakubiri ni ibintu bigaragarira buri wese. Naho Victoire ashaka kuvuga ngo arashaka guca muri demokarasi n'ibiki, turabona ibitekerezo bye, turabona abari inyuma ye, turabona ibyo agenda azimiza ashaka kugarura uyu munsi. Noneho rero ngenda abwira abari du côté de Ingabire FDLR, natwe ntitube shy, ntitugire ubwoba, twange gutanga ibyiza dufite, kwerekana ibyiza dufite, kugaburira abana bacu ibyiza dufite, kugira ngo ntihazabe na rimwe aho ikibi gitsinda icyiza. Murakoze, ndumva ngiye kurenza les 30 secondes. Aluta continua, turi kumwe. Abe wakoze kumpa aka kanya, mwakoze cyane guterana, turi kumwe iteka ryose. God bless you. Asante sana sister Liliane, God bless you too. Abe ijambo ni ryawe dukomeza. Ndabona na Nadia yishimye cyane. Nadia uzamuka usaba ijambo, Abe tumwambure mikoro byiruka. Abe sorry, komeza. Okay, Nadia, c'est mon ami. She's my friend. Okay. Ye rero ntabwo mfite byinshi ndibuvuge, ariko ni nko gusaba gusa ko ababishinzwe bashyiramo akabaraga, wenda byaba na ngombwa bakazanasobanura, kuko si ibyo jyenyine n'abandi babona ko hari ibintu byinshi bisa n'ibyasubiye inyuma, habaye nko kudohoka. Ndibuka kera turi nka za 2007 na 2006, cyangwa nyuma yaho gato, rya tegeko ryo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside rimaze gutorwa, uburyo byahagurukiwe, kandi ndi umunyarwanda ikazaho, wabonaga nyine vraiment wakwemeza yuko nubwo wenda abantu umutima baba badafisize hamwe, badafite ubumwe, ariko muri langage courante, donc mu buryo abantu bavuga, bivugwaho, bisoma, ntabwo byari bihari. Ariko hamaze kwaduka izi social media, ba bantu bifitemwo donc uwo mwuka mubi, ibyo bitekerezo byasubiza igihugu inyuma, barahaguruka, twumva banashyira n'u Rwanda mu majwi ngo hari ukuntu rurwanya ibyaha hanze y'igihugu, hirya no hino. Ariko umwanzi dufite uruta abandi ni amacakubiri, kandi ibyaha bikorerwa kuri izi social media, muri cyber crime, ibihugu byinshi hari ukuntu bifata biriya byaha bikorerwa kuri social media nk'ibyaha byambukiranya imipaka, nka anti-Semitism ikorerwa abayahudi, ntabwo wayikora kuri social media ngo bakureberere gutyo batagukurikiranye, cyangwa se ngo n'izo account zisibwe. Rero nkaba mbona inzego zibishinzwe, ariko urwo natunga urutoki cyane cyane ni urw'ubushinjacyaha, kuko prosecution igira na mandat d'arrêt, igira n'uburyo isaba ko umuntu wakora ibyaha hanze y'igihugu, ariko wenda birebera umutekano w'igihugu,
ubusugire bwacyo aho bantu baba bashobora kuba bakurikiranwa. Njyewe nkaba nifuza yuko nka ba gitifu twarabamenye aho baherereye uko ibyo bakora, hashobora gushimushyirwaho impapuro wenda zimukurikirana zimushyikiriza ubutabera, yatabanishirizwa mu Rwanda akaburanishirizwa aho ari, n'abandi uko bagenda bagaragara, kuko n'ibyaha bakora twese turabibona, ni ibintu bifite ibimenyetso, kubiba amacakubiri yageze kuri jenoside ntabwo ari ikintu ubu ngubu cyagombye kwihanganirwa. Ibyo Lili avuze binyuramo, banyura ngo muri demokarasi n'ibindi byinshi ubona kuri sale byanduye, ibyo byose ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa. Nta no kuba shy, nta no kuvuga ngo ibitangazamakuru byo hanze biravuga gute, kandi tubona ko n'ubundi ibyo abo bantu bakora ibyo bigamije atari byiza. So rero ni ugushyiramo imbaraga, bagashyiraho izo bije, bagashyiraho iyo mobilisation no mu byo bakora mu ma relation internationale n'ibindi bihugu diplomatique, hakabaho no kugira ngo abo bantu aho bari babazwe, bakurikiranwe. Njyewe nicyo ngicyo numva nasaba abari imbere mu gihugu bo rwose, nta nubwo biba bikwiye no kuba ibintu byo gutinda gutegereza icyo ibihugu bizabivugaho n'ibindi, kandi tubona ibigamijwe ari ukoreka imbaga, kuko mubizi ijambo niyo mbuto ya mbere cyane cyane ry'amacakubiri, niyo mbuto ya jenoside ibaho mu majenoside yose yabayeho. Ntabwo jenoside iza gutyo, jenoside itangirira ku magambo, urwango rukazabyara amapolitike byose twe turabizi, turabahamya, kuko jenoside yakorewe mu Rwanda ntabwo ari iya kera. Ndumva rero ibyo ngibyo, hanyuma nka Kadamiye n'abandi muterwa amabuye, my brothers, big brothers, courage, mukomerezaho. N'abandi ntabwo tugomba gucika intege, kandi nicyo dusaba ni ukugira ngo nkatwe soft powers tuba dusanzwe tuvuge, hanyuma abantu bakamushakisha bakamugwaho, ariko ntumve yuko yakurikiranwa. So nka kura kwa Charles Onana byari byiza, ibyo mukurikirana kugira gute, ariko turifuza yuko na gitifu akurikiranwa. Ni ukuri jewe birambabaza cyane, bikanantera rwose no kumva. Ntabwo nacika intege, nawe munsi ntabwo yamucika intege, ariko turasaba yuko bakurikirana. N'aba reswandi za opoza bo mu Rwanda, opozisiyo yabo ishingira gusa ku icyaduha bikameneka, icyaduha bikaba bibi, bakagutanishinga image y'igihugu n'ibindi. Abo bose kubakurikirana numva byaba ari byiza. Murakoze. Yes, urakoze cyane nawe Abe. Turagushimiye cyane ku bitekerezo n'inyunganizi utanze. Bwana Damien n'abandi twari dufatanyije mu kiganiro, ngira ngo twagana ku musozo. Dushimira abadukurikiye, ndababwira ko ikiganiro twagiteguranye na Damien Nkaka-Channel, ubwo ndavuga ibitangazamakuru byakoreye hano. Tugitegurana kandi na RCA News, tugitegurana ndetse na Igicaniro TV na The Future TV hamwe na Magash TV. Mu batumirwa rero na Rwanda Nordic TV. Mu batumirwa rero twari dufite Minani Jean Marie Vianney, akaba ari mu Budage. Tukagira kandi na Innocent, Maître Innocent, akaba ari mu Rwanda. Hari n'abandi rero baje mu biganiro bagaragaye, turabashimira cyane, badufashije. Turashimira Dr. Buchanan, turashimira Minani wadufashije, turashimira mwese mwagiye mutanga ibiganiro, kandi dushimira abantu nka Minani uwagerageje no kubwiza abantu kuri nubwo bamutera amacumu. Nta muntu utagushimira rwose kuba ugerageza ukaza ukabwira abantu, ukababwira uti ibi bintu nabibayemo mbivamo, kuko nabonaga ko nta nyungu bifitiye igihugu, nta kamaro bifitiye igihugu, nta nyungu bifitiye abanyarwanda, mbivamo. Innocent yatanze amakuru ari breaking news kabisa, ndagushimira cyane Innocent. Abantu batari bari hano mushobora kuza gukurikirana bino biganiro
kuri YouTube channel, izo YouTube channel navuze ejo bizaba biriho rwose twagishyizeho ku buryo mushobora kubyumva abatabashije kubyumva. Cyari ikiganiro kiryoshye cyane, ubwo rero nakagaruka muri weekend nanone nk'uko bisanzwe iteka rwose tuzajya tugerageza n'igihe muzajya mubona tutabikoze mujye mubitubaza, cyangwa munandike muvuge muti murateganya kuvuga iki, cyangwa mutwandikire muvuge muti muzavuge kuri ibi n'ibi igihe gitaha. Si ngombwa yego ko tuguma tuvuga kuri politiki, dushobora no kuvuga no ku bindi bintu bifitiye inyungu abanyarwanda, ntabwo tuvuga kuri politiki gusa. Bwana Damien rero ngira ngo tugana ku musozo, wenda washimira abantu ko ni wowe nkibona ukiri hafi, and then ukaduha akaririmbo tugatangira ejo, tugatangira akazi Gatete mbere ko Damien anadusoreza anadukubitiraho n'akaririmbo nk'umuvandimwe n'ubundi twabanye mu kiganiro. Nanjye ndagushimira cyane, ndetse kandi nshimire na Damien n'abandi bantu bose baje hano, ariko by'umwihariko noneho n'abaduhaye n'ibitekerezo. Ibitekerezo ni ikintu cyangombwa, tuba tuganira dushyiraho insanganyamatsiko, ariko mwe muba mudukurikiye akenshi nimwe tuba tubwira. Biranashoboka ko iyo mutwumva, ariko nyuma yaho n'ubundi ibi bitekerezo namwe tuba twaganiriye hano, cyangwa se iki kiganiro muragisangiza n'abandi kugira ngo bacyumve, kandi icyo tuba tugamije no kugira ngo twigishe wa wundi wenda ushobora kuba yatana kubera ibyo yumvishe hamwe, ashobore kuba wenda yagaruka. Niyo mpamvu rero dukora ibi, impamvu dukora ibi kandi ni ya yindi yose tuyihuriyeho twese nk'abanyarwanda, kuko igihugu nakunze kubivuga, ngira ngo ubu ni nk'ubwa kane hari nongera kubisubiramo, igihugu ni njye, ni wowe, ni twebwe, ni twese. Iyo rero ibi turi gukora ubishyigikiye, wumva harimo inyigisho, ubisangiza na mugenzi wawe kugira ngo yumve n'ibitekerezo. Hazamo abantu batandukanye, niba dogiteri runaka yaje, niba haje undi muntu runaka, niba haje undi muntu wenda wari uzi, ariko tukagerageza gusangira ibitekerezo. Biba ari ngombwa kugira ngo tugerageze n'abatabashije wenda kuhaba, ni wikendi cyane cyane, wenda n'ukwezi turimo nk'uko natangiye mbivuga ntabwo kuba koroshye. Mu kanya kari imbere, mu matariki ari imbere, turaba twinjiye muri festive seasons, ariko twe ntabwo bizatubuza gukora n'ubundi biganiro, ariko turaganira. Ariko kandi wowe uri mu mahanga cyangwa se wowe uri mu Rwanda, ariko nubona ikintu gishobora kuba mu by'ukuri kitatuma igihugu cyawe gikomeza gutera imbere, cyangwa se umuntu runaka, ushobora no kumukemura ukamubwira ati ariko nunabishobora uzumva iki kiganiro, harimo wenda nawe uzagira icyo wikuriramo, wenda uzisigurire. So reka nanjye rero nsoze mbashimira, ngushimire cyane Gatete kuba iki kiganiro uba wagitekereje tukabana. Hari abavandimwe wenda tutabanye n'ubundi dusanzwe tubana mu biganiro, bishoboka ko bagize izindi gahunda, ariko nishimiye ko twabanye. Hanyuma rero nk'uko n'ubundi wari ubivuze, ariko ubwo umuvandimwe nawe tubana Damien Nkaka kuri wacu, ubwo nawe aba ari gusoza, ariko ubwo nyine ndabasezeye kandi mbifurije kugira icyumweru gishya cyiza tugiye kwinjiramo ejo. Ndetse ariko kandi uyu munsi twari itariki ya mbere, twibagiwe kubibwira abantu Gate, twari itariki ya mbere kandi twinjiye mu kwezi kwa 12 kuba kuri challenging, ariko kandi ndizera ko buri bantu mwese twataramanye. Ngewe ku giti cyanjye mbifurije kugira ngo kuzababere kwiza, kandi n'uyu mwaka tuzawusoza amahoro. So mwakoze cyane, reka njye nsoreze aho, ryari ryo jambo ryanjye nsoreje muri iki kiganiro. Asante sana Muhumuza. Damien, ijambo ni ryawe. murakoze mwese, kandi wenda icyifuzo mfite nkivugira ngaha kugira ngo n'abantu b'abayobozi bari hano bafate, badutekerezeho, bagitekerezeho, barebe bisa nko korohereza abantu mu byerekeye abantu baregwa ingengabitekerezo ya jenoside, bagafatwa bagafungwa, bakajya muri gereza, bagasangayo baruharwa bakoranye. Bamwe muri bo bashobora kuba bararekuwe ku mbabazi cyangwa se barangije ibihano,
bagasubira muri gereza bagasangayo nkaka wibye ihene, bagasangayo damiyani wafashe umugore ku ngufu, bagasangira gereza, bagasangira imbehe, bagasangira umurongo bariho bicaranyeho, umwe bakabigisha bagasohoka hanze bakajya gukora ibindi. Bivuga ngo ya mobilizasiyo bakoze hanze bayikomeje muri gereza, naho wundi wibye inkoko wibye ihene bagakomezanya ideoloji. Birasa nkaho bitorohereye abantu ya gahunda y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge n'imbaraga igihugu cyakoresheje. Iki kintu kirakomeye cyane, abantu babitekereza babyumve neza. Ikindi nakomerezaho n'abarengwa n'abandi bose basanzwe bashobora kuregwa ibi n'ibi, imanza zisanzwe, abantu baregwa ingengabitekerezo ya jenoside, abaruharwa bakiri muri gereza bake bakiriyo bagombye gufungwa kwabo, rero kugororwa kwabo niba bigishoboka, ariko imfungwa zitandukanywe n'abaregwa ibi byaha nk'ibya ruharwa. Nicyo nasabaga, ngira ngo abatwumva batwumve, inzego ziri hano, ndabona abayobozi bari hano batukurikirane, bazabitekerezaho kabisa, murakagira Imana. Mugire ibihe byiza rero.